umuyobozi w'akarere ngira ngo amaze kuvuga ku bijyanye n'ishoramari ririmo gukorwa mu karere ka Karongi. Nyakubahwa perezida w'inama njyanama ajya atubwira ngo ishoramari ry'amafaranga asaga miliyoni y'amadolari gashe muri Karongi. Twagira ngo nabo bari bagezeho gatoya bite dukubikizaho ibibazo n'ibisubizo murakoze. Murakoze ahubwo na miliyoni kuse ko ari nkeya. Icyo nakongera ku magambo meza Nyakubahwa yavuze ni ikintu ushaka nko abanyamakuru mugenda mufite ishusho y'akarere k'iwacu twishimira ndetse kiba n'ahandi gake. Uruhare rw'ishoramari mu gushingira cyangwa mu gutransforma ibihari. Reka mbere ku kiyaga cya Kivu. Ikiyaga cya Kivu niba hari ahantu, niba hari akarere kari kukibyaza umusaruro ubu nubwo bitaragera ku rwego twifuza kandi bizashoboka, ni uruhare rw'ishoramari mu kubyaza umusaruro ikiyaga cya Kivu. Reka mbere aho ngaho. Ubu mu karere kacu ka Karongi ishoramari yavuga ry'amafaranga menshi biri kuhakorerwa. Dufite uruganda ruzatunganya gazi iteka na gazi ikora ibizakoreshwa mu gutwara imodoka ndetse n'amashanyarazi. Uzatwara akayabo ka miliyoni 500 z'amadolari. Ni imwe mu mishinga migari igihugu gifite yingayinga ruriya ruganda ruvana amashanyarazi muri Nyiramugengeri ruri mu karere ka Gisagara. Dufite uruganda rw'amato ndetse ubwato bushobora no gutwara abantu bukaba ihoteli igezweho ubu burakorerwa iwacu. Intumbero yarwo ni miliyoni 100 z'amadolari ariko rumaze gukoresha 1/4. Dufite uruganda rutunganya ruvana amashanyarazi mu kiyaga cya Kivu runastabiliza amashanyarazi y'igihugu ko n'amashanyarazi asukuye. Uruganda rwa Kivu wa ayo mafaranga ari mu ishoramari bibyaza umusaruro umutungo kamere hano ryaratangiye kandi turishimira ubuyobozi bwacu bw'igihugu. Turanarigishimira ko riri mu bigabanya ubukene no mu rwego rwo gutanga akazi. Ariko ngiri ku kiyaga cya Kivu na mukanya kare mu kiganiro natanze wavugaga ubukerarugendo ukumva hoteli yitwa guest house n'indi na golfend ariko ubu ngubu aho tuwa mukoze mwabonye ko ishoramari ryafashe iki kigobe cyose cya Nyabidahe. Tukaba dufite amahoteli akomeye arimo Hotel Cleo Nyenyeri 5 n'izindi. Ariko birenga mu rwego rwo gutransforma cyangwa kubyaza umusaruro ikiyaga cya Kivu. Ubu imirenge ya Gishyita na Mubuga ahari hoteli y'umudamu witwa Teresa Dusabe, ahari Kivu Lodge, harimo abashoramari b'imbaraga bakomoka muri Amerika, abashoramari bakomoka muri Honduras, abanyarwanda. Za Primat Safari zihafite ama parcelle. Bivuga ngo twebwe ko d'Azur yacu turi kuyibona iri kwishushanya iri no gushoboka. Bivuze iki rero? Bivuze ko twebwe tuba dufite umujyi ku kiyaga cya Kivu, ahubwo dukwiye kubungabungwa kugira ngo utangize ibidukikije bikarangira bibaye nk'ahandi aho byagiye byangiza. Rero icyo nicyo nashaka kongeraho, ariko ishimangira cyane igikorwa Kigali cyo kugeza amazi muri uyu mujyi wa Karongi ndetse no mu nkengero zacyo kugira ngo uzaduha metero cube zirenga 14,000 kugira ngo kuri metero cube tageze ku 2,000 twari dufite. Iyo ni ibikorwa byiza twishimira. Sozereze rero ku cyo yari yatangiyeho cyitwa icyayi. Crete Congo niri yacu cyangwa se fetiere cyangwa se ya Crete Congo niri mu karere kacu ubu ni icyayi. Uva mu Rugabano aho ku rubi rwacu na Rutsiro ukagera ku rubi rwacu na Nyamasheke ku Isumo ari icyayi. Hanyuma tukongeraho na ziriya site ebyiri zabaye site z'isi, ni imirage y'isi. Ubu mbahaye imibare urwibutso rwa Bisesero rumaze gusurwa n'abaturiste barenga 4,000 nyuma y'umwaka umwe gusa
rubaye umurage w'isi. Hirya gatoya hari ishyamba rya Nyungwe naryo riri mu mutungo kamere w'abaye w'isi. Bityo rero twebwe hari imvugo nta nakoresha hano yitwa ngo dushonje dushitse, ntidushonje muri Karongi, ahubwo turi kubisingira kandi turi kubyakira n'amako yombi. Murakoze. ngira ngo reka duhere kuri Muhire gutya umurongo w'imbere, abagore n'abandi baza inyuma. Murakoze. Nitwa Fabrice Muhire nkora ababwiye yuko twabaza kwivuga. Iki kibazo dutatu ndihuta no kubona umwana ndabaza ibintu. Ikibazo cya mbere nyakwamye mwavuze ko imirenge ikennye cyane muri Karongi n'ingano y'icyayi, kandi icyayi ni isoko y'amafaranga nk'uko mu bigaragara. Ibyo bihura gute? Kubera iki? Ikibazo cya kabiri cyareba muri uyu mujyi washyizwe mu ngano ya Kigali, ariko namwe uko muhuze n'abatawubamo biragoye kugira karitsiye umuntu akandagira n'ima agahanda kazima. Ibindi bikorwa remezo by'ibanze bijyanye n'imijyi yunganira Kigali ko tubibona ahandi Muhanga, Musanze n'ahandi, habayo imihanda myiza, habayo amakaritsiye yo guturamo, habayo ibyanya by'inganda n'ibintu byinshi bijyanye na gahunda ya leta mwavuze yo kugabanya abantu bajya i Kigali gushakiraho amaramuko. So mwe muvugana na leta yo hejuru, natwe twavugana nawe ko ntitubiherutse, babizeza iki igifatika cyo guteza imbere umujyi wa Karongi, ibikorwa remezo mu cyane cyane imihanda, amakaritsiye ameze neza, bikajyana koko n'ibyo peti wahawe yo kungana Kigali. Hanyuma icya gatatu nicyo cya nyuma, Karongi tuwe n'abaturage benshi b'abahinzi n'aborozi nk'uko imihanda henshi mu gihugu, ariko nabo bahingira imvura gusa. Inshuro nyinshi bakunze kuvuga bati dufashwe kubona uburyo bwo kuhinga, bahinga igihe cyose. Sarubengera babitangiye muri za Green House, ubuhamya ni bwiza. Ahandi biragenda bite? Ni guteganya iki gifatika tugenda tubwira abaturage tuti ejo mu rugabano cyangwa umwaka utaha hazaba hari icyanya cy'ubigo cya hegitari 300. Kifatika bihari byo gufasha abaturage guhinga badahingiye imvura gusa, ahubwo bagahinga ibyo byose, bigakemana cya kibazo y'anama iheruka ya tuvuge ngo ni y'abakire yabereye hariya kuri Kireba. Uropa turiyo wa siporo avuga ati biratangaje kubona i Karongi inyanya zihenda kurusha i Kigali, ibishyimbo bihenda kurusha i Kigali, ibintu byose nta birahenda, ibirayi bihenda kurusha ahantu hose, kandi uyu mujyi nta handi hantu ukikijwe n'umujyi, ni ibyaro gusa, kandi ibyaro barahinga. Uze ngo ntabwo bahinga bifatika, kubafasha guhinga bifatika, umusaruro ukajyana n'abaryi. Murakoze. Reka ngira ngo twajya dusubiza ikindi kugira ko tungana, umuntu agiye abaza bitatu, twasaba ko umuntu abaza ikibazo kimwe, umwanya kugira ngo kimwe nibura biha amahirwe n'abandi, nutwemerera oya reka abaze kimwe kugira ngo twese twongere tugire indi faze wenda igihe cyishobotse. So Muhire, ikibazo cya mbere cy'imirenge navuze ihingwamo icyayi kandi ikennye bitumvikana kandi bikurikije n'uko icyayi gifite amafaranga, wenda ntabwo wabyumvise neza. Ni ukuvuga ngo ni ahantu dushaka kwagurira uyu munsi batagihingaga. Umurenge wa Murundi, Gashari, Ruganda na Murambi ni imirenge dufite iri ku mupaka wa Ruhango, Muhanga, Nyamagabe, ntabwo bahingaga icyayi, ahubwo twakoze rero gusuzuma dufatanya na NAEB, tubona ifite utugari dushobora guhinga icyayi, ndetse ubu baratangiye. Twakigaragaje nk'igisubizo ku kibazo cy'ubukene bari bafite, ahubwo dutekereza ko nibamara kugihinga nk'uko imirenge ya za Rugabano, Mutuntu, Twumba, Gitesi bafite ubukungu kubera ubuhinzi bw'icyayi, twakigaragaje nk'igisubizo kizagabanya bwa bukene. Hanyuma ikijyanye n'ibibazo by'ibikorwa remezo bigaragara cyane cyane by'imihanda kandi ari mu karere k'Ingana umujyi, wenda kugira ngo mubyumve neza ndahamya wenda ko munabizi, nuko uturere tw'Ingana umujyi haramanje uturere 6, ari two Musanze, Nyagatare, Rubavu, Muhanga, Rusizi na Huye. Utwo ni faze ya mbere y'uturere tw'Ingana umujyi wa Kigali twagizemo ishoramari. Uyu munsi nk'uko mubibona hamaze gutera imbere mu rwego rw'imiturire n'ibikorwa remezo by'imiturire ndetse n'ibyanya by'inganda.
hanyuma akarere kacu rero n'aka Kayonza n'aka Kirehe ngira ngo ndumva ari utwo niba ntibeshye twongeyemo muri 2021. Ubu rero harimo rashakishwa ubushobozi kuri faze y'utu turere kugira ngo tuzabone ishoramari ryo guteza imbere ibikorwa remezo. Dushonje duhishiwe rero n'ejo nari kumwe n'abayobozi babimishinga itandukanye tubwira ko imishinga y'utu turere irimo gusozwa uburyo duteganya ko nko muri 2026 dushobora kuzatangira. Ibyo rero tufite icyizere ko bizakorwa ko igihugu cyabihisemo ko turere twungana umujyi kandi dukeneye ibikorwa remezo bizakorwa byanze bikunze. Ikijyanye n'ubuhinzi rero wavuze ko ubuhinzi bwacu bushingira ku mvura, usibye ko nta nicyo byakabitwaye kuko tugira imvura, turi mu duce tw'igihugu kigira imvura nyinshi kabiri ku mwaka, ariko na ya mvura tubona ntabwo tuyibyaza umusaruro neza, niho hari ikibazo. Impamvu ya mbere turacyafite ubuhinzi butari bwa kinyamwuga. Icya kabiri turafite igice cy'ubutaka bwinshi busharira butera ibihingwa bindi busaba ishoramari ry'ishwagara nyinshi. Biri mu byo turimo gukora uyu munsi, tumaze iminsi mu kwiga uburyo haba kuvugura ubuhinzi, ndetse hari intego twihaye. Nahera kuri iki gice cy'imirenge cyane hingamo intoki, mubona intoki bita Bugoyi cyangwa se Indaya, dushaka ko zivugururwa. Dufite n'umufatanyabikorwa wenda kudufasha kuzivugururwa, hagahingwa kijyambere, ibitoki bigahingwa kijyambere bijya ku isoko, kuko tubabwije ukuri usibye icyayi n'ikawa n'amakara nta kindi kintu wabona gipakiwe cy'ubuhinzi hano imodoka zijya i Kigali. Bivuze ko n'umusaruro mukeya uva mu buhinzi uyu munsi mu karere kacu ntabwo ujya ku isoko ko ni mukeya ntuduhagije. Ibyo bigaragaza ko dufite akazi gakomeye mu buhinzi ko gukora. Ikindi nuko dushaka, turi mu bukangurambaga bw'abahinzi bacu biyemeze bashaka ishwagara, bashyira ubutaka ishwagara mu butaka bwabo kugira ngo ibone umusaruro. Hari ibihingwa twidantifiye tubona ko bishobora kwera ku buso ku musaruro mwinshi bitajyaga bihingwa cyane, navuga nk'ibirayi hafi mu karere kacu kose. Dufite ingero murazizi za Nyaruguru, hashowe imari mu gushyira amashwagara n'ifumbire mu butaka. Uyu munsi Nyaruguru iravayo ibirayi bigenda kuruta ibya Kinigi. Natwe rero next frontier yacu turashaka umwaka utaha mu kwa 9 tuzadufite hafi muri kagari kacu tuzagira uturima twigiraho tw'ibirayi, dushokoremo ibikorwa bishoboka byose amashwagara kugira ngo twereke abaturage ko ari business. Uyu munsi twari tuzi ko ibihingwa biribwa harya byita ngandurarugo, byari bizwi ko ari ibihingwa byo kurya, ariko byabaye cash crop nabyo indirectly. Hari ibirayi munsi ni cash crop, hari igitoki ni cash crop, kuko ni igikorwa kiri muri value chain y'ubucuruzi. So turashaka gushyiramo imbaraga mu birayi, imyumbati muri ya zone nababwiraga iriya mirenge ya Murundi, ihana imbibi na Ruhango ndetse na Nyamagabe ifite potential yo kwera imyumbati, ndetse turimo turashaka twabahaye imbuto muri uyu mwaka kugira ngo zibe maza garden izatume twuzamura ubuhinzi bw'imyumbati, ko irahera ariko hari harabaye ikibazo cyo kutabona imbuto nziza. Ahubwo tukadescouraginga ubuhinzi bw'ibigori mu karere kacu, wenda nabyo mbibabwire, kuko ibigori muri iki gice gikonza bimara imyaka amezi 6 mu butaka. So buraduhombya rero kandi nta musaruro mwinshi turi buboneho. Turashaka ahubwo duhinga ibihingwa byera vuba biri adapted kuri climate yacu, nk'ibirayi, imyumbati n'urutoki, ndetse na horticulture byo mwavugaga by'imboga nk'inyanya, utanga urugero rwa hariya. Irrigation rero ni nziza, ariko irrigation ayijyanye na nature cyangwa n'imiterere y'ahantu. Imiterere y'imisozi yacu kugira ngo uzamure amazi yashyire imuzamure imisozi biracyagoranye, kereka aho bishoboka, nkaho babivugaga Rubengera. Ariko mbere yuko tuvuga ngo nuko tutuhira, ariko n'ahashobora guhingwa tutuhiye, reka tubikore kijyambere. Ni nacyo nimva nabasaba mu bukangurambaga mwadufasha mu kwigisha abaturage kwitangazamakuru ifite uruhare muri education no kwigisha abaturage, nuko abaturage bacu bahinga kijyambere, bakamya ko uyu munsi mu guhinga urashora ukunguka. Uhinze ubutaka utashyiremo ifumbire n'ishwagara buzakubeshya ko buguhaye ntacyo ukuyemo, ariko nushyiramo ishwagara n'ifumbire leta itangaho nkungane uzabona umusaruro uhagije. Numva ari icyo navuga ku bijyanye n'ubuhinzi. Wenda icyo navuga, hari n'umushinga tumaze iminsi dukora uhuje uturere dutatu nk'intara y'Iburengerazuba, akarere ka Karongi, Rutsiro na Ngororero,
ni umushinga dutekereza ko numara ubonye ubushobozi ukiri muri pipeline ukunozora. Hari ibikorwa byinshi bizarimo bimwe no gutunganya ubutaka, land husbandry ko babyita, kugira ngo ubutaka bwacu bubashe gutanga umusaruro neza. Ndabashimiye twakumva. Ahubwo nyakubahwa meya, nashaka ngo ndangire muhire aho ashaka amakuru. Uri kuvuga ku buhinzi kuko urugendo ni rurerure, ariko ndashaka ngo murangire aho ushaka amakuru. Ubuhinzi hari icyo buri guhindura mu mibereho no mu mico n'imigirire y'Abanyakarongi. Yenda kuha urugero, abaturage bo mu Bisesero yabakomeje bongera kuba meya, barokotse jenoside, basigarana ubutaka, bashyiraho inka, bakirirwa bicaye imbere y'ingo, turiheba, batangira no gupfa, bicwa n'ubukene. Aho haziye icyaha, ubuyobozi bw'akarere n'ubuyobozi bwa Fonerwa ndabushima cyane. Habayeho sensibilisation kugira ngo bahinge icyayi muri mirima yabo. Turabase aba bantu baraborozi bazashobora guhinga. Genda ugeyo, bari kureklama ko ku buso busigaye bwabo buhingwaho icyayi. Abambere batangiye kubona 200,000, bimwe yababwiraga 300,400. Ubu ngubu ni abanyamafaranga. Ugezeyo bari guturuna amafaranga, ntibakicaye bari mu mirima yabo. Ubuhinzi bwagize icyo buhindura ku buzima bwabo ni inku. Ariko hari n'ikindi yenda nakongera no kureba, ubu nubwo turi kuva kure, ariko turi no kuva kure, hari icyo dutekereza. Kora inkuru kuri mubuga biocoffee. Ubwo buhinzi bw'ikawa bumiza kuri karite itari kuri quantité, buva mu byo bita micro-lot coffee, biocoffee. Bushobora gutanga umusaruro, abaturage batanze imirima yabo, umushoramari ahinga mu ikawa, bagabana umusaruro, biragenda neza, uruganda rugiye kuzura. Ukuvuga ngo amatomati wavugaga, umurenge wa Rubengera mbere ubu dufite greenhouse 35, ariko izo greenhouse jya mu isoko ryacu rya Bwishyura, amahoteli yacu yatangiye kubona product ziva. Ngo imwe mu bisubizo ni ukubyaza umusaruro ubutaka butoya, kandi aho turi aggressive nk'ubuyobozi bw'akarere. Turi kubona ko ari cyo gisubizo gishobora gutuma abaturage bacu babona. Ndangiriza uko akara nuko turi gushoshikarira abashoramari mu buhinzi. Ya nama bavugaga, ubu turi ariko nta bashoramari baza bagashyira amafaranga mu buhinzi, bagaha abaturage urugero, kandi umusaruro wabo ukagaragara ku isoko, n'isoko rukare hano byakunda cyane. Murakoze cyane ko wameya. Nitwa Jean de Dieu Ndayisaba, ndi umunyamakuru wa Radio Disi na TV 10. Nubwo mwatiribisa ariko byaba mwakira, Turaza kubongera kugira ngo tubanze tusaranganye. Murabyemeranyaho mwese? Okay, niba mubyemeranya nta kibazo. Ikibazo cya mbere, tumaze gutembera ubukerarugendo bwo mu Kivu, hari ikigo cyitwa Kumbabara, hahoze hatuye abaturage, bimurirwa mu mudugudu uri hariya haruguru, yitwa rya Rusazi, ni umurenge wa Bwishyura. Ariko inyubako bubakiwe zimeze nabi, zirinda kubagwaho, zimwe zatangiye kugwa. Ese mu guteza imbere ubukerarugendo ntimushobora kuba mushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga, cyane cyane kubakira nk'izo nzu bititaweho? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ndakibaza nyakubahwa Vice Mayor, kirarebana n'abajyanwa itongati muri transit center. Hari abaturuka mu mirenge ya kure bavuga bati iyo habaye screening bakaturekura tuzana amaguru abadafite ubushobozi, urugendo rurerure guturuka Gashari Fingiyo za Mwendo ataha Bwishyura cyangwa Rubengera, ari buce mu Rukopfu, ugasanga aravuga bati hari igihe dushyira n'ubuzima bwacu mu kaga kuko tuza ijoro ryose n'ijoro n'iki. Bakavuga bati nta kuntu n'ubundi ko baba batujyanye imodoka z'akarere no kuturekura bajya badufasha, nibura twe tudafite ubushobozi bakabirebaho. Nibyo ngibyo bibiri nari mfite muri byinshi, ubwo akanyemi kaboneka ndabasigaye. Murakoze cyane. Uti abantu bimuwe mu birwa bubakiwe amazu ariko arenda kubagwaho. Hari ikintu ngira ngo hari byinshi bikunda kuvugwa nuko ayo mazu yubatswe ryari haciye igihe kingana iki bimuwe hariya. Ngira ngo abandusha igihe baza kumbwira igihe baze babubakiwe, ariko
niba ugize amahirwe uyu munsi muzungu nkaba ntafite inzu nkayubakirwa nkene uzi ko buri kintu cyose gikenerwa maintenance, ari inzu ari imodoka na telefone ikirirwa maintenance. Harya wabonye amahirwe ukabona inyubako nk'iyo ngiyo, ni ukuvuga ngo nzategereza igihe zakenerwa maintenance leta izinkorera? Murabizi ko igihugu cyacu cyashyizeho imbaraga mu kintu cyo kwigisha abaturage kwigira no kwishakira ibisubizo, ariko bikwiye gusobanurwa neza mukadufasha kuko mushinzwe education. Nanjye nabivuze mbere, umuturage n'umutungamika ati dore inzu yanjye imeze nabi yasadutse yavuyeho ntuza, ukwiye kumubwira ati se ko wagize amahirwe ukayubakirwa, uwo musanzu wawe ni uwuhe? Ntabwo leta kukubakira bivuze ko izajya ihora ikubakira, ntabwo ari byo. Kuko ugize amahirwe ubonye mwumvisha abanyarwanda avuze uyu munsi turimo kubakira, hari abubakiye imyaka 12 ishize, ngira ngo nawe bashobora kuba ari muri abo ngabo 12 ishize. Uba ufite iyo nzu ayibamwo ayitunzemwo ari umunyarwanda, akwiye kuyifata neza. Niba kubera imvura umucanga uvuyeho nawe ukawishyiriraho. Abashoramari rero, abashoramari bazaza gushora imari itanga akazi, ariko ntabwo twigisha abaturage bacu kubaho ari abantu bateze amaboko yuko bazahabwa. Turabigisha kwishakira ibisubizo. N'ubonye inkunga atishoboye akavuga ati tukugeje kuri iki ngiki, akubakira n'awagejeje. Ndumva icyo ari cyo nagusubiza, ndetse nagusubiza no ku bindi bakunda kubaza gutya ngo abantu bubakiwe amazu ngo muzabafasha iki? Twabafashije icyo nabo babubakireho. Murakoze nyakubahwa Meya, Perezida w'Inama Njyanama. Wenda mbere yuko njya ku kibazo yarambajije cy'abagororwa by'igihe gito muri Transit Center, reka manze ngaruke kuri gahunda ihari ku rwego rw'igihugu nigira wigire, kuko ubufasha butazahora. Ikindi, niba hari ibyo yakorewe umuturage, hari n'uruhare rwakwiye kugira. Ntabwo abantu bakubaka inzu ngo basubire inyuma na maintenance yayo abo bakomeza kuyikurikirana, icyo gihe aba ari ukugira umuturage umunebwe. Kuko iki gihugu ntabwo twavuga ngo abantu bose barimo batishoboye bazakorerwa byose. Bakwiye kuba bagira uruhare rwabo mu byabakorewe ndetse no mu kubifata neza kugira ngo babikoreshe by'igihe kirambye. Jado yagize ati abantu bari muri Transit Center bavuga ko nk'uko tubajyana mu modoka bagiye kugororwa no kubacyura twajya dukoresha imodoka tukabacyura tukabageza mu miryango yabo. Jado, mu by'ukuri bari abantu n'abanyarwanda beza tunakunda, hariya tubajyana mu buryo kugira ngo tubagorore nibura ingeso mbi bafatiwemo bagira icyo bahindura mu myitwarire yabo, ariko nta nubwo tuba twaheje ko imiryango yabo nayo yabakurikirana. Ukeneye gusurwa arasurwa, kandi na telefone irahari bahabwa kugira ngo nibura ubonye agiye gutaba yahamagara umuryango we umufashe kugera mu muryango agereye amahoro. Kubarekura rero ntabwo tujya turekura abantu nijoro. Iyo dukoze screening amasaha atinze aba ari 5:00. Ntabwo rero muri aka karere dutuyemo umuntu uvuye itonga ati ubwo umuntu twavuga utuye kure yaba ari utuye nka Gishyito ugereranyije n'ahantu Transit iri. Ntaho rero umuntu yaba ari muri aka karere wavuga ngo nta murenge hari umurenge atatahamo. Wabona bigoranye kuba yagera mu muryango we, ahamagara umuryango we bakamwohereza tike imucyura. Ndumva ari cyo nabivuga. Ikindi nakunganiraho rega, tugomba kumenya ngo bari abantu bajya hariya kubera iki. Ntabwo baba bajyanywe mu bukerarugendo, bafite imyitwarire ibangamiye umudendezo rusange w'abaturage. Kandi twibuke yuko bagendwaho n'ingengo y'imari y'imisoro y'abaturage yakabikora ibindi bikorwa. Unababajije buriya aho bavayo umunsi abaturage basanzwe batagiye bavayo bakaza mu masoko hano, ntabwo ari igitangaza ari n'uriya kuba yavayo akataha iwabo. Iyo depanse yo kumukodesha imodoka yo kumungura mucyura yashyirwa mu bindi bikorwa bifitiye akamaro abaturage n'akarere. Nagira ngo nongere nkwibutse bari abaturage bavugaga bavuye mu Rwanda bamaze imyaka hafi 16 bibubakiwe amazu yabo. 2009 nibwo bubakiwe. Urumva rero umuntu inzu imaze imyaka 19 ushobora kuba rubakijwe rukarakara cyangwa mabuye nako ibiti, birumvikana iyo nzu nta kuba yagira ikibazo ntabwo ari gitangaza, kuko n'inzu z'amatafari ahiye zizamwo imidite, ariko n'inshingano nyine inzu ntabwo avuga ngo yanze umwanya ubakiye ngo dore yagize gute ngo muzaze mu ntere irange muzajya gute. Uwo muco wo kwishakira ibisubizo twaturimo twica politike yacu, ahubwo mwadufasha aho mugenda kireka ibya byarakozwe nabi ibyo abantu babimbire bakabikosa, ariko imyaka 16 ishize abantu bari mu nzu mpamya yuko nabo bakabazibungabunga ko na amacumbi yabo ni gakondo yabo ni wabo. Murakoze.
mwakoze nyakubahwa meya nanjye nayo mfite ibibazo byinshi ubwo ndabaza bibiri kuko maze kubyemeranyaho icya mbere ni ikirebana n'umurenge Kagame Cup turafite igikombe cy'umwaka ushize akarere ka Karongi cyatwawe n'umurenge wa Rubengera umwaka ushize hari imbaraga nyinshi cyane ku buryo buri murenge wagira gutyo ukiyoruganiza akagira abantu bajya kureba umupira akarere kagatanga imodokari kagatanga mbese n'ibyangombwa byose bijyanye n'abafana cyane cyane nibo ndavugira ariko iyo bya Kagame y'uyu mwaka ubona irakonje pe irakonje cyane ubona umurenge uzaserukira akarere waraterana gute wonyine nta bafana ntaki izo mbaraga zari zihari ubushize habuze iki ngo no murenge nawo visi meya yarahari perezida wa njyanama yarahari agitifu yarahari yego uratubwira harabura iki kugira nta kibazo turakigusubiza bizongere ikindi cya kabiri ni ikirebana na centre de jeune iriya yubatse Rubengera urabona iriya nyubako yabaye sale y'inama ugereranyije n'izindi centre za jeune usanga hari ibintu by'imikino bihari urubyiruko rwidagadura rukora ibikorwa harimo n'ibikoresho abantu bifashisha bya siporo bizagenda gute kugira ngo iyo kuba sale y'inama ahubwo ibe siporo nako ibe ikigo cy'imyidagaduro nk'uko kiba cy'urubyiruko murakoze urakoze cyane kuri Kagame Cup urakoze cyane uti umwaka ushize bakodeshaga imodoka zikajyana abantu bafana bakaboneka ni byiza kubikora ariko ntabwo yaba ari priority y'akarere nakubaza ngo harya Rayon Sport igiye gukina na APR ninde ubakodeshereza amabisi impamvu ni iyihe tumaze kudondora ibibazo dufite ubu priority yacu ikwiye gukodeshereza abantu amabisi kugira ngo bajye gufana cyangwa bakwiye kujyayo kuko niba abaturage dutuye muri uyu murenge babwikira twagize tugiye gukina kuki tutikusanya tukiteranya tukajya gufana kuko icyambere ni ikipe y'akarere y'umurenge wabo ni ishyaka ariko kumva ko tuzajya gufana kubera ko akarere kakodesheje inzu hari umuturage unyagirwa byaba atari byo twahinduye umuvuno rero uvuga ngo ubu ngubu ubushobozi tubona tubushyira mu byangombwa itegeko nshinga rero nabivuga mu ngingo niba kangahe ngo mwakoresheje umutungo w'akarere mu byangombwa hari ibyo dukora dushyiramo amafaranga ndetse tushimira abayobozi b'imirenge kuko bakoze ubukangurambaga bakongera abaturage bagatanga amafaranga akubye inshuro nyinshi aya leta ni nako bikwiye kugenda kugira ngo ikipe n'iy'abaturage niba ngiye gufana muzungu nishyura itike ngende wenda babakinnyi bahagariye umurenge babona itike ibajyana imodoka ibajyana n'ibyo bari burye ariko nk'umunyarwanda nawe uzi ibibazo utubahangaha twagiye tuvuga twavuze bikerega buriya dukwiye gushoramo amafaranga muri miliyari 1 na miliyoni 200 twinjiza mu karere n'ibyifuzo dufite birarenga miliyari 100 rero ari amafaranga twasanze twayashora mu byangombwa ibindi abaturage n'abafana bakabishoramo amafaranga sare y'akarere nagira ngo service me na vice me yashobora kunyunganira tukiri kuri cya Kagame Cup ati ubushize hari uburyo abafana bajyaga ku kibuga bakagenda ari benshi cyane nibyo koko hari amafaranga make akarere kashyiragamo ubushobozi twari dufite ariko wibuke iriya Kagame Cup iba hari indi myiteguro twari dufite mu kwezi kwa karindwi byari byiza ko tuboostinga ibyishimo by'abaturage tukabona hafi kubera amakuru menshi twadukeneye ko dusangira nabo icyo ni kimwe kandi nabwo buriya ziriya modoka wabonaga ari amakwasiteri ziriya bisi amakamyo ntabwo ari iby'akarere kabaga kakodesheje ntabwo ubwo bushobozi twaba tubufite ngo tureke kubakira abaturage magana angahe dufite bari kunyagirwa cyangwa kubakodeshereza ngo tuyashyire mu modoka ahubwo ba executive bari hano bari bafite uburyo biyaranjaga bagakorana n'aba partners bafite natwe nk'akarere tugakorana n'aba partners dufite ku buryo buri murenge n'abafana kandi nk'uko meya yarabivuze bakishakamo ubushobozi bakishakira imodoka ukabona nk'umurenge waje na kwasiteri yawo inanditseho amazina y'umurenge then akarere natwe tugakorana n'aba partners za tea factories inganda dufite zitandukanye n'izindi nshuti z'akarere tukagira izindi modoka tubona ntabwo rero twigeze dutererana uyu murenge wa Bwishyura n'ubundi ni akarere ibizashoboka byose muri mobilisation n'ubundi nk'uko twakonaga n'aba partner tuzabikora ariko ntabwo ari amafaranga y'akarere twabaga twakoresheje 100% kuzira modoka mwabonaga tugiye ku cya centre de jeune ahandi nibyo koko biragaragara ko centre de jeune yacu ikora gakeya
ariko hari uburyo bafite ibikorwa bari gukora by'umwihariko bijyanye n'ikoranabuhanga, library, bijyanye n'amasomero, tubikorera hariya kuri Youth Corner iri hariya ku bitaro ku ivuriro rya Rubengera. Hari maison de jeune cyangwa se aho Youth Corner aho urubyiruko ruhurira, baba hari library nziza cyane, namwe ndabatumiye muzagereyo. Hari library y'ibitabo bitandukanye ndetse ku ngeri zose, abana bato, abakuru, abashaje, kandi iby'indimi zose. Ntabwo ari ibyo gusa rero, hari library, hari computer lab nayo ihari ifasha abantu mu gucreya imirimo, mu guhanga imirimo, ndetse no kuba abantu bakwigiraho ibijyanye n'ikoranabuhanga. Niho inshuro nyinshi ubu ngubu urubyiruko ruri kuba ruri, kandi ibisabwa byose ngo babe bahakoresha birahari, bari kubikoresha. Hariya kuba hifashishwa nka sale y'inama, ubundi igikorwa remezo kiri aho ntabwo kivuga ngo cyakoreshwa ikintu kimwe. Murabizi ntabwo turagera ku rwego rwo kwihaza ku buryo tuvuga ngo batima iri hano cyangwa se igikorwa remezo kiri hano kirakoreshwa iki cyonyine, mu gihe hashoboka ko cyakoreshwa ibirenze kimwe. Niba ujya uhagera ku mugoroba, hari amasaha urubyiruko baba barafashe meza, cyangwa se babona ababereye atabangamiye n'akazi, baba bari gukoreramo siporo. Ndumva ari icyo ngicyo. Akoze. Reka uze kukivuga umwanya ukizeho, reka tugende ku murongo. Ko uyu munsi nakoze ikiganiro n'itangazamakuru hari hashize imyaka 8 kugira ngo iki ngiki kitaba, wari umwanya kugira ngo tumenye ibibera mu karere. Imibare ya AICF twibutse Ernest. Imibare ya AICF ya karindwi igaragaza ko mu karere ka Karongi ubukene buri kuri 38.8%. Biri 38 hari intambwe yatewe kuko bwavuye kuri 52, ariko kuba abaturage 38 mu baturage 100 bakennye, uyu mubare mubona udahangayikishije cyane. mubona byaratewe n'iki? Ingamba n'izi. Akabazo ka kabiri, ubucukuzi butemerwa mu y'agaciro bwangiza imyaka y'abaturage. Hari gahunda y'uko hari gukorwa inyigo kugira ngo harebwe niba iyo zahabu abaturage bakocukura irimo. Iyo gahunda igeze hehe? Hanyuma ni izihe ngamba mwafashe nyuma yo kubona ko cya kibazo cyongeye kugaruka nyuma y'uko cyacitse? Haba hari abamaze gufatwa nko mu mezi 3 ashize bafata muri ubucukuzi, ese baba ari bangahe? Hari mu gukorwa iki mu buryo burambye kugira ngo cya kibazo cyongeye gicike burundu? Urakoze cyane Ernest, ibibazo cyawe ibibazo byiza cyane, kuko ukurikije iyi CV cyangwa imibereho y'ingo ko mu CV ya karindwi yabigaragaje, igipimo cy'ubukene kiracyari hejuru. Kabone ubwo twavuye kuri 50 na kangahe tukajya kuri 38, abantu 38 babayeho nabi, biraduhangayikishije. Imwe mu bibazo nsa nk'uwari nabivuze mbere, mu bibazo dufite cyane cyane navuga kuko uko abaturage bacu uyu munsi abenshi baracyatunzwe n'umurimo w'ubuhinzi. Uyu munsi usibye icyayi n'ikawa nk'uko nabivuze mu kanya, nicyo kintu twohereza ku isoko, kandi ntabwo bihingwa mu mirenge yose. No mu mirenge yose ntabwo ari utugari twose n'imidugudu yose kimwe n'ikawa. Ni ukuvuga ngo hari ikibazo cy'umusaruro muke mu karere, waba ari ukubona ibiribwa ku baturage no kwinjiza umutungo w'amafaranga mu mifuka yabo uri hasi cyane, ku buryo iki gipimo ibyo kigaragaza ni ukuri. Ingamba icyambere twavuze nicyo nsubiramo, ni intego dushaka kuvugurura ubuhinzi n'ubukerarugendo. Ubuhinzi tukabona mu bice bitegere hano ku Kivu, nubwo naho hari bigomba gukorwa, kuvugura ubuhinzi hagashaka ibihingwa bituma ingo zacu zo muri Karongi zibona ibiryo bihagije. Nabwiraga ibirayi, gahunda dufite, nabwiraga imyumbati, nabwiraga imboga n'imbuto, ariko na bya bihingwa byinjiza amafaranga by'icyayi n'ikawa tukongera ubuso no kubikora neza bigatanga amafaranga. Ariko dufite n'ibindi, no mu bworozi dufite imigambi twatangiye gushyira mu bikorwa yo kuvugura ubu. Hano hari amahirwe menshi, ntabwo nize mbivuga, ku bworozi bw'inka z'amata n'amatungo magufi. Kubera iki? Ku mujyanye na klima y'ahangaha, dufite klima nziza mu Rwanda iberanye n'ubworozi bw'inka, kubera ko nta ndwara nyinshi zihari nk'uko mujya mubona inzuri za Gishwati.
abagerageje kuba mwarageze Gasenyi mubona urwuri ruhari, cyangwa se uturutse Inyange ubonye urwuri ruri hejuru y'umusozi, ubonye inzuri zihari, ni inzuri nziza, inaha nta sazi haba, nta nkurikizi, nta burondwe, ku buryo inka z'umukamo zahaba cyane. Turimo turamobilizinga aborozi ku rugaga rw'aborozi b'inka z'umukamo mu Rwanda, benshi batangiye kudusaba kuzaza, nitwe tutarabona umwanya kuzahura nabo, ndetse dufite platform twashyizeho ya think tank irimo n'igice cy'abahanga mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi barimo kudufasha kutugira inama kuvugura ubuhinzi bwacu n'ubworozi. Nabwiraga kuvugura ubuhinzi bw'urutoki uyu munsi kugira ngo mujye mubona abantu baturuka mu ntara y'Iburasirazuba uburyo haba hari amamodoka menshi apaki ibitoki, buriya asubiranayo amafaranga mu ngo z'abariya abaturage, kandi baba basubiranye n'ibyo kurya. Mubona apakira ibigori, mubona ava mu majyaruguru apakiye imboga n'ibirayi, burya ba nyirayo basigaranye kashi. Twebwe rero mu kintu 38 usibye amakara n'icyayi n'ikawa, nta bindi bintu dupakira bijya ku isoko, yaba iryaha cyangwa irya Kigali. Turashaka rero kongera umusaruro biturutse ku buhinzi bwa kijyambere, ku myumbati, ibirayi, urutoki, imboga n'imbuto, tubone imodoka zipakira zijya Kigali. Ariko tukavugura ubworozi, dufite isoko hano rya Ruganda kuwa gatanu turi hano murabizi, haba hapakirwa ingurube yaha ifite igiciro 300, 400, 500. Abakongomani baba bamenye baturutse Bukavu, baturutse kwijwe. Turashaka kuvugura ubworozi bw'ingurube, ubw'inkoko, kambasetse, ikintu cyitwa dendo sinzi ko mukizi. Hari uhageze usanga dendo igura nk'ihene 50-60. Ibyo byose ni ibintu dushaka ko icyambere kwigisha abaturage. Dufatanije na RAB dufite mirenge irimo yatangiye gahunda yo kwigisha abaturage korora kijyambere, bikukora nk'umwuga ku buryo biguhesha amafaranga menshi. Ejo narindi kuwa kabiri nari murenge wa Murundi turimo twigisha abaturage, turajya ambwira ko afite inkoko 20, sibyo harya 40. Atubwira ko ku munsi yinjiza amafaranga 6 mu magi gusa. Urumva rero ubaze ku baturage bacu bakennye bakoze gutya, niba kuko inkoko ngo duheze ku itungo riciriritse rigura makeya, urumva 6 ku munsi niyo yakorora inkoko 10. Ubwo muzi uyu munsi ko amagi ari hafi ku mafaranga 180-200. Urebye amafaranga y'abayinjiza ku munsi, kandi ntabwo dufite ikibazo cy'isoko. Urwo ruhurirane rwose rwo buvugura mu buhinzi n'ubworozi, kwegera abaturage ya miyoborere igomba guhindura imikorere yacu, tukegera abaturage kugira ngo tubafashe neza, bizagabanya ubukene. Ubu ntitwavuga none aho uyu munsi turashyiraho ingamba zishoboka turutse mu bitekerezo by'abahanga n'aba think tank zacu n'ibigo dukorana bya leta. Turizera ko indi ESV ya 8 hari intambwe ikomeye tuzatera igaragara. Hanyuma ku bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe, nibyo koko ni ikibazo, ni ikintu kitwugariza kitugoye. Icyambere gikorwa mu buryo bw'akajagari, harimo kwangiza imigezi yacu n'ibidukikije bindi iyo migezi n'urugomo. Dufite hafi imigezi 3, ngira ngo baranyibutsa, iva ahangaha ikazagera kuri Mashyiga mbiri urumengira ngo 3 iri mu murenge wa Rugabano, Rubengera, Gitesi, Gashari, Murambi n'igice cya Murundi. Iyo mirenge yose iyo migezi icamo, kandi niko bari kuri buri metero bacukura. Tumaze gufata habagera kuri 68, ndetse abenshi hari nabo twajyanye mu buryo mu kugororwa. Urwego rw'igihugu rabizi ko ibijyanye no gutanga uruhushya ku bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'ubushakashatsi butangwa na Rwanda Mining Board, dutegereje igisubizo, ntabwo turakibona. Ariko buri munsi iyo tumenya amakuru tujya ku inzego z'ibanze zijya gufata abo bantu. Iki kitugoye nuko ubu ni icyaha gihanwa, ariko kugira ngo umuntu abihanirwe nuko aba yafatanwe ari mu mugezi afite n'ibicukurisho. Nibyo turimo dushaka kwegeranya ibimenyetso ku bafashwe kugira ngo bakatirwe nibura bibe urugero rw'abandi. So ni akazi dukora ka buri munsi, ntabwo twavuga ngo twarahagaze cyangwa hari igihe tuzahagarara. Ni akazi kakora buri munsi gusa. Ingorane urumva iyo traje kuva kuri kaburimbo ukazagera kuri Mashyiga mu murenge wa Murambi aho ugera muri Nyabarongo, kandi ari imigezi 3 iri parallel, ni ibirometero birenga hafi 50 cyangwa 60. Ubwo kubye n'imigezi 3 urumva biragira muri 180.
kandi urabona n'imiterere yacu y'imisozi n'imigezi iri hasi gati mihagamo y'imisozi bituma niyo bagiye gufatwa bahita bazamuka, niba babonye imodoka bahita bazamuka birukanka, bitugora kugira ngo bicike burundu, ariko twizera yuko ubuyobozi nibumara kubona bazahakora mu buryo bwemewe n'amategeko bizadufasha kugira ngo birwanye ako kajagari. Ariko kimwe n'inzego z'umutekano turimo gufatanya ku buryo abafatwa babihanirwa, kugira ngo bitange urugero. Nk'ubu hari zone babimaze gucikamo, zone ubu ngubu uciye umugezi ujya Gasenyi ujya muri Gitesi bahita bate Nyabahanga, wasa nk'uyu munsi waciye ntabwo habona. Aha gace gasigayemo nabo muri Rugabano turimo gurwana, ndetse no muri Gashari na Murambi bisa nk'ibyagabanutse kuko hamaze gufatwa benshi, bisa dusigaye dukora patrol ugasanga nta muntu urimo. Agace gasigaye ni aka Rugabano, turimo turwana nabo kugira ngo turebe ko bacika. Irimo nubwo ntarayibona kuko ntacukuramwo, kuko nta kuntu nubaje n'abantu na myaka 50 ishize barahacukuraga. Rero ntabwo umuntu yazindukira mu mugezi neje asubire nta kintu akurayo. Ndetse n'ikintu kigoye kuko bakubwira amakuru dufite abayigura tutarafata kugeza ubu. Bari abantu bajya gukoramo amuhimumbi 5 wayibona utayibona arayatahana. Urumva bakafata nk'umugezi rero. Ariko ntabwo tuza kubemerera. Twakoze urutonde rwabo ngubu, wenda nicyo nakubwira, buri murenge dufite urutonde rw'abantu hafi barenga 300 muri iyo mirenge yose. Ubu icyo turimo gukora ni cooperation, iyo tutamufatiye ku mugezi tukamusanga mu rugo, kuko usanga bafite na bya bitiyo na bya bikarayi bayunguruza iyo zahabu. Ikindi ni turi muri network yo gushaka abayigura mu buryo butemewe nabo kugira ngo bashyikirirwe inzego z'ubutabera babibazwe, kuko nibo batanga ya mafaranga bigatuma babana rwa rubyiruko rujyayo kenshi. Ariko ngira ngo tuzahurira aha kenshi dusubira ku kibazo babajije cyerekeranye no kugabanya ubukene bw'abaturage bacu. Buri ni nayo nshingano yacu. Hari icyo nakongera kubyunya kwa meya babwiye. Hari ibuye rimwe turi gutera rigakiza inyoni nyinshi. Ikwirakwiza ry'amashanyarazi riri kudufasha kugabanya ubukene, ndetse n'iriya 38 nk'uko yababwiye amashanyarazi ari kongererwa ingufu. Nayo basobanura mu ijambo rimwe, urubyiruko ruri hejuru ya 60 cyangwa 65% y'abatuye akarere kacu. Abenshi nta mirimo bafite. Amashanyarazi yageze mu gasanzwe, insyo zisya amasaka ziravuka, wogosha arogosha, usudira arasudira. Bivuze iki rero? Bivuze ngo amashanyarazi ari gukwirakwizwa mu cyaro ntabwo ari ugufyonda ku rukuta gusa bagaca, ahubwo ari no kugabanya ubukene, arema akazi ku bajene bacu. Ikindi yenda turi gukora ni ukwangaje abafatanyabikorwa bacu mu gusibura mu mitangire yabo y'akazi abakene bacu. Twakoze inama ngira ngo kwa meya murabyibuka, duhura n'abafatanyabikorwa bose turababwira ngo nta kindi mwatumarira uretse guhashya ubukene. Icyo process igiye gukurikira no kwidentify abakene bacu, nako bayidentify ngira ngo bararenga 36,000. Noneho tukavuga ngo uyu mushinga ni buje gukora ahangaha, uje kubaka amashuri, abakene barimo bahawe akazi. Ese baragraduating? Niba haje NGO, ese iri kugera kuri wa mukene wacu? Ibyo ni ibintu turi kuvuga ngo tubidesigninga neza, bikorwa identification yararangiye. Ubu ikigiye gukurikira no kugira utubwira ngo umuhigo ufite niba uri gukora mu karere kacu, ubu ni umuhigo utwereka abakene bavuye mu bukene. Kandi turi kubona ko biri gutanga umusaruro. Amashanyarazi ari kongererwa imbaraga, 68% yabahaye yagiyeyo aracana byatara ryo mu nzu. Ariko ubu ngubu hatanzwe igihugu cyacu cyashyize amafaranga menshi mu kongera imbaraga z'amashanyarazi, za transfo zarakwirakwijwe, amasinga atwara imbaraga z'amashanyarazi menshi harimo, kandi turi kubona biri gutanga umusaruro mu dusantere de negoce aho abajene bacu babona akazi. Akoze Murakoze. Nitwa Eric Nshimiyimana, ndi umunyamakuru wa Igihe. Hari icyo nagarutseho, igihe kibazo mfite ubundi kiragaruka kuri master plan. Yego. Master plan y'akarere ka Karongi
draft yayo nigeze mbasha kuyirebaho igaragaza yuko igice kinini cy'umurenge wa Bwishyura ari amanegeka, ariko ugasanga nanone either niho dushaka kuzana gukurura abo bakerarugendo cyangwa ishoramari ishingiye ku bukerarugendo, ariko se ba bandi bo baje kwashora imari iyo bagiye kubaka bo ntabwo bagorwa no kuba wenda hari indi structure igoye, kubera yuko nimba igaragaza ko harimo ari amanegeka, ni uko hari indi structure y'imyubakire yagakwiriye kubaho itandukanye n'ahandi, nk'uko mu bihugu wenda byateye imbere nka za Japan na China bashobora kubaka hafi y'inyanja ariko ntibigire icyo bibangamira. Icyo kintu kijyana no kuba muri uyu murenge wa Bwishyura ni umwe mu yibasiriwe n'ibiza byibasiriye akarere ka Karongi mu ijoro rya 2 rishyira ku ya 3 Gicurasi 2023, byanambuye ubuzima abagera kuri 16 mu karere ka Karongi, ndetse n'amazu agera ku 133 biba ngombwa ko muri raporo ya Minema ivuga ko ayo yose yagombaga kwimurwa. Mwagarutse ku mazu n'ubundi yabahuye n'ibiza bose muri rusange 370 yuzuye, ariko munakomoza ku yandi 899 agomba kubakwa. Ayo mazu 899 ese azaba yuzuye ryari kugira ngo mufashe abo baturage abo bagizweho ingaruka n'ibiza kugira ngo nabo batuzwe nk'abandi banyarwanda? Ikindi kibazo cya kabiri mfite ni uburyo bwo mwagarutseho kurushaho gusigasira imibereho y'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, aho mwagarutse ku maravuga ko abagera kuri 350 batageraga amacumbi, ndetse n'abagera ku 1400 amazu yabo yangiritse. Ese muri rusange mu karere ka Karongi habarurwa bangana iki barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bataratuzwa, bakeneye gutuzwa, ndetse n'abari barubakiwe ariko amazu yabo hari abagiye bubakirwa mu myaka za 2006 2008 mu buryo bw'imiganda no kwiyaranja kugira babone abatuzwa, ariko uyu munsi amazu yabo akaba yarangiritse bikenewe gusana. Murakoze cyane. Master plan y'akarere kacu y'ubukerarugendo avuga ngo yagora abashoramari kubigeye ko mwagaragara ko ari amanegeka. Nicyo cyiza cyo gukora master plan. Master plan ikwereka ngo niki cyakorerwa hehe gute. Muri master rero aka karere ubona ko kagoye ni nako keza mu bukerarugendo, ahubwo imiterere yako nk'uko president njye n'amagendaga yabiberetse muri presentation twiyabanje, kakwereka uburyo imiterere yako ubwabyo iyo misozi ubona yitwa nk'imanegeka arigo ruhurirane rw'ubwiza bwako bwatuma na bwa bukerarugendo bunabebwa bwiza kuhaba hubaka. Ngira ngo aho twaciye wabonye ukuntu amazu yaho yubatse, urebye kuri Cleo n'ahandi twagiye babona ukuntu byubatse na Delta bubatse nk'amaeskariye, n'ahangaha hirya Delta yacu urabibona ko ari nk'amaeskariye. Burya manegeka biterwa na engineering na capacity investment ugiye gukoreramo, n'icyo uteganya cyateza ibibazo. Hari aho ubona ari agasozi utakubakaho ariko kaba keza muri mountain climbing na hiking, iyo miterere yaho twitwa ko ari amanegeka ikaba iyindi attraction n'indi investment yakorwamo mu rwego rwo promoting ubukerarugendo. Rero nk'ubu twavuze tuvuga uzamutse za Nyarusazi hejuru iriya ntabwo hegereye Ikivu, ariko umuntu uhatuye ahubaka akahatura niwe wareba Ikivu kurusha utuye hafi y'Ikivu nubwo ari ku musozi hejuru. Ariko nanone ya master plan idufasha ushaka kubaka hari ibyo bita structure design. Ntabwo waza kuvuga ngo ndashaka kubaka gusa, ugomba kugira structure design. Abenjeniyeri uyu munsi ngira ngo bisigaye dukorana na Rwanda Housing Authority gasuzuma ikareba inyubako igiye kubaka, master plan isaba iki, structure zubaka imeze gute, ubukomere bwayo, uburemere bwayo, kuko aka gace urabizi ko kashobora kubamo n'imitingito kuko kari kuri Western Rift Valley. Ibyo byose rero birasuzumwa mu kwa provinga abagiye kubaka, ku buryo kuba hari ahantu hari manegeka ntacyo bidutwaye. Muri master plan hazakorerwa ibikorwa bitabangamiye imiterere yaho. Ikijyanye rero n'ikibazo cyo kubakira abasenyewe n'ibiza nk'uko bagiye tanga imibare itandukanye,
hari amazu twashoje kubaka. Hari ikindi cyiciro ubu ngubu navuze mu kanya nkora introduction cy'amazu 399 basenyewe n'ibiza. Twabanje gushaka ibibanza byabo, twararangije kubona ibibanza byabo, ukubaka bigiye gutangira muri kwa gatanu, ku buryo igihe cy'amezi 3 ari imbere mu kwezi kwa karindwi oya nandako ni mu byiciro ariya 399 niyo tugiye kubanza kubaka. 500 ni yandi arimo dushakira ibibanza arimo ari nayo y'abantu baba bacitse ku icumu, navugiye hamwe combination iko ni 399 plus 500. 399 basenyewe n'ibiza tuzubaka muri amezi 2 asigaye, ndetse n'amazu 500 arimo amazu y'abacitse ku icumu batishoboye batagiraga amacumbi tuzubakira nabyo guhera mu kwa karindwi umwaka utaha. Wabivuze neza, wasabaga imibare y'abacitse ku icumu bafite ibibazo by'amacumbi. Ubundi abafite amazu ayo wavugaga ya 1956 yubatswe n'imigande huti ashaje ni 1400. Ubu ngubu twihaye guhera ku badafite amazu burundu nibo tugiye kubanza kubakira guhera mu kwezi kwa karindwi. Uko tuyasoza ubwo tuzadushakisha ubushobozi kujya gufasha yandi noneho yo gusana 1400. Ibarura twararikoze mu karere hose n'amafoto y'amazu na buri muntu buri mudugudu n'akagari n'indangamuntu bye turabifite. Ariko turavuga tuti kubera ko uyu muntu adafite ibihagije ahera kubikomeye cyane, ibibabaje cyane tuzahera ku badafite amazu burundu. Twagize amahirwe tubona ubushobozi, tubona bazadufasha kuyubaka, hanyuma tuzagiye ku yo gusanwa. Ku kijyanye no kubaka amacumbi ndetse no gusanira abacitse ku icumu, byo ni ikibazo kituraje inshinga nk'abantu bose bo muri aka karere ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Hari kampanye rero twari twasizeho yitwa Abacu Aheza, twifuza ko nibura mu gihe cy'umwaka abubakirwa babubakiwe, noneho mu myaka 2 n'abasanirwa kwa bamaze gusanirwa. Ni approach turi gukoresha ku bafatanyabikorwa, ariko kukubakaho ni kufatanya na Minema, ariko hari n'abandi bafatanyabikorwa bikomitinze ko bagira uruhare rwabo bagira uruhare bazazana. Rero tuzabushyira mu gusana n'iyi mirimo yagenda en parallel, ariko icyo twifuza nuko nibura 2027 abaturage bacu bazaba bose batuye heza. Nako nashaka kungana. Murakoze cyane. Wari wamanitse ariko hari ikindi yabajije cy'imibare dufite 3805. Ubwo ni umubare wacu ku icumu gusa. Katugende gutya. 3805. Ifite ibibazo bibiri. Icya mbere kiragaruka ku kibazo cyo muri Rubengera cyakunze kugarukaho cyane cy'abana bo usanga bari hano ku muhanda, ariko noneho kuri ubu ngubu bari kwiga n'ababyeyi bahetse abana, bagira ngo bamenye aho kigeze, ese hari uburyo bwo kubikemura burundu cyangwa byaba byarananiye. Hanyuma ikindi ni ikijyanye n'umujyi wa Karongi, ariko nanone n'abakorera cyane cyane ku nkengero z'icyanya cya Kivu. Abo nabashije kuganira nabo bambwiye ko bafite imbogamizi z'uko umujyi muri rusange udashyushye, bijyanye no kuba hari plage yashyizweho ya artificiel yakozwe ari ku mucanga, ariko ngo ntabwo ishyushye. Bifuza ko haba n'ikibuga cy'umupira gishobora kuba cyahuza nk'amakipe amwe wenda mu gihugu, bakabona urujya n'uruza rw'abantu. Ese hari icyo mwabafasha? Ntabwo ariko nge ku ruhande rwanjye sinumvise ntabwo hashyushye bijyanye n'iki n'abakiriya n'urujya n'uruza wate ni mu buryo bwo gucuruza ko nk'abakorera ku mazi akenshi abana kivuge. Ikindi wenda ni ibibuga by'umupira bya basket biri kuri plage, nabyo ntabwo bijyanye n'igihe ku buryo ashobora kubaho kubivuga. Vuga icyo cy'abana. Warubajije ikijyanye n'abana bo ku muhanda bagenda bengera umunsi ku wundi ndetse n'ababyeyi. Iki ni inshingano dufite twese nk'abanyarwanda, duhere kuri twebwe mwebwe social influencers, abanyamakuru mutandukanye. Aha mufitemo ukuboko kunini kuba mwana turusha, kuko mwumvwa na benshi kandi b'ingeri zitandukanye. Abaturage n'abanyarwanda bagenzi bacu, aba bana bafite nibo bazaba abayobozi b'ejo mu gihe baba bazamutse neza. Uruhare rwanjye, urwawe n'urwa mugenzi wawe utari hano rurakeneye kugira ngo abantu abana bakure neza. Iyo murebye muri rusange, iyo hari imiryango yamaze guta indangagaciro zayo, ariko si yo kujugunywa, kuko umuntu wese ureba aho byahengamiye akaba ari kugororera.
birasaba rero ko habaho imbaraga n'ubufatanye mu gufasha umuryango nyarwanda ukibutswa kuzuza inshingano zawo. Twe nk'ubuyobozi hari byinshi turi gukora mu kugira ngo aba bana bakure ariko banakure bafite indero. Wenda mvuze nka gahunda twari dufite kuvuga ngo abana bose bajye ku ishuri. Niba hari iriya gahunda school feeding yajeho kugira ngo ikemure ibibazo bitandukanye, hari ukuzamura ireme ry'uburezi, harimo gufasha abana nibura ngo bagume ku ishuri, kuko hari umwana wavaga ku ishuri iwabo akaba atariye ku ishuri naho ntagire ikintu abonayo, agahitamo kurirwa ku muhanda agenda. Iyo dufashe rero umwana ubu ngubu akaba ari hara ku muhanda, dufatanye na NCDA tumufasha gusubira mu ishuri, ndetse dufite n'umufatanyabikorwa out of school, zero out of school. Turafatanya ibikoresho umwana yaburaga akabibona agasubizwa ku ishuri. Ariko turibuke ko niba umuryango utagize uruhare rwabo, hari uburyo Imana iba yaremye ibintu natwe abantu ko turi n'imiterere yacu, tukavuga ngo umubyeyi ntasimbura mwarimu na mwarimu ntasimbura umubyeyi. Birasaba ko buri muntu wese ahagarara mu mwanya kugira ngo tuzibe iki cyuho cy'abantu tubona bazerera hirya no hino batari kuzuza inshingano zabo. Murakoze. Abana yego barahari. Dufite abana bagera muri 13, ariko iyo byaraniranye burundu umwana turamujyana hariya Igitagata. Tujyana y'abana bari munsi y'imyaka 14. Iyo tubona umuryango waraniwe inshingano zawo, iyo hari naho bataboneka, umwana tukamushakira marayika murinzi, umwana akanga guhagamayo, tukabona kwesemo kubo mu muhanda, tumufasha kumukura mu muhanda ko bakiri mutoya akajya Igitagata mu kigo cy'abandi bana bari mu kigero cye banahuye n'ibibazo nk'ibye, agafashwa kugororwa aniga. Bavayo bararangije, hari n'abatsindirayo bagakora nk'ikizami cya leta kimukura muri primaire ajya muri secondaire. Hariya dufite abana bagera mu 8. Niyo mpamvu ubona ntabana bagihari benshi hariya, twarabatwaye mu minsi yashize kubera ko twabonaga byaranze. Hari utwa Garaki wamuboneraga umubyeyi mukanumvikana ukamujyanayo, ukarenga umuryango nawe yasohotse yagiye. Tubona ko byanga bikunda, niba umugabo asize umwana, umugore agasiga umwana, bose bakabona nta n'umukene gukora inshingano ze, tubona nta rindi remezo kuko n'umwana yamaze kwangika ku buryo harimo baramaze kwangika ku buryo ubona nta kindi kintu bamufasha uretse kuba yajya kugororwa, noneho amasomo cyangwa se ubumenyi bundi ahabwa akabuhabwa anagororwa. Arakoze cyane Vice Mayor. Ngira ngo ubundi gahunda y'igihugu nuko nta bigo by'imfubyi bibaho, murabizi. Ariko kigaragara harimo n'ababyeyi guta inshingano zabo. Wenda ikintu nabasaba, wenda musanzu mwadufasha, nuko hari ibibazo ababyeyi bakwiye kubazwa, kuko muri bariya bana hari abafite n'ababyeyi, mutagira ngo wenda n'abana b'imfubyi. Harimo bafite ababyeyi bata inshingano zabo, ahubwo inzego z'ubutabera nazo zajya zibabaza bakabikurikirana, kuko leta ntikusimbura inshingano umubyeyi w'umwana wabyaye. Ishobora gushyigikira nk'ubu yavuga muri za school feeding n'iki, ariko ababyeyi bagomba gufata inshingano. Hari uwo wakumva ukavuga uti ni umwana udafite se na nyina, ariko rimwe na rimwe usanga ababyeyi barabataye bakagenda, ari byo tujyana za Gitagata bakagira ngo bafashizwe bigishwe, ariko hari n'ababyeyi benshi usanga bafite abana babo akari boheza mu muhanda. Ibyo rero ugasanga ababyeyi bakwiye nabo kubibazwa kugira ngo babazwe inshingano zabo, kuko umuntu yabyaye afite n'inshingano zo kurera. Murakoze. Reka kuri iki kibazo rero cy'imyidagaduro ngihe perezida w'inama njyanama y'ikiri cyo gisubizaho. Nari ngiye kongeraho ikintu kugira ngo nsobanure. Ubukerarugendo bukorerwa muri Karongi ni ubuhe bwoko bw'ubukerarugendo butandukanira he n'ubukorerwa i Gisenyi? Buri mujyi udevelopa ubukerarugendo buri complementaire n'ubundi. Nushaka kwidagadura ugashaka amabuwate, ugashaka beach isakuza, ugasanga mujya mubona kuri Saga beach hariya na Bujumbura niko imeze, uzajyayo. Ariko niba tuvuye mu mazi, niba mwabibonye, mwagiye mubona abantu kuri terrasse bari kuganira ari bane, abantu ahantu hari intimite. Niyo mpamvu hano tuvuga ngo ni eco tourism destination. Noneho bikanaza bihura n'ubwoko bw'ikiyaga dufite. Ubwoko bw'ikiyaga dufite ni lac de montagne, ni ikiyaga cyo mu misozi gikennye kitwima beach cyane. Buriya niyo ku Gisenyi n'indemano ni umucanga wabazanye. Iyacu rero hano naho nuko bivuze ngo turi gushaka differentiation ituma uje hano atandukana n'uwagiye ku nyanja
i Mombasa ariko bavuga ngo genda jya na famiye tujye Betania tuze kugenda n'amaguru tuze guhayikinga tuze kwicara dutuze tuganire turuhuke. Iyo ni Karongi. Nushaka ko biba nka Rubavu biratwangira cyane. Niyo twabishaka twabikora ahantu hakeye ariko nkayi hirya mwabonye buriya na radio ivuga cyane bya biradio bigenda ku modoka bivuga cyane ntabwo byemerewe. Yewe n'icyapa cya mitingi nicyemewe kuri aya ma Ecolode de Luxe. Ni ahantu hatuje heza hahura niyo type y'abakiriya. Hahura niyo type y'abakiriya. Rero mujye mutu hari abantu bavuga ariko ngo umujyi ahubwo yaba rutubajute ariko mu cyumba tubimeze bite murateganyiriza iki aho bose birajyayo ariko ahangaha ku mazi ndakurahi. Murakoze cyane nyakwa Perezida. Ikindi wenda nakongeraho reka tuvuge ko ari naho byashoboka. Icyo dushaka ni abashoramari. Iyo nkuko mubizi muri NST2 igihugu cyacu kirashora imbaraga abikora ko baba driver cyangwa se moteri y'ubukungu bw'igihugu. Ubwo nakari nuko tuziramwe aho ngaho. Ahantu hose tubona ko hakorwa ibyo bikorwa yari ibyo y'imikino ntabwo ari akarere kazashoramo imari, ahubwo tufatanye nawe tubwire abacuruzi baze babikore ba driving economy aho byashoboka gukora nkuko bivuga. Hari zone wabona ntabwo babikora hirya muri Nyabidahe hano turi no gukomeza hirya. Ni ahantu ahubwo dutekereza ko bakwiye kuba international meetings abantu baza bagakora reflection. Umuntu yajya muri hoteli iri muri mu Gisovu cyangwa muzajyeyo retreat za CEOs meetings bagiye muri strategic planning bakahaza bakamara icyumweru bakimigambi ko ari ahantu hatuje h'umuyaga mwiza bakabihakorera. Aho twabona hajya za boîte zaba beach volley n'ibindi we are open. Investors bashaka kubikora ntitwabasubiza inyuma. Twebwe twavuze ni platform. Aya mahoteli ntabwo ari akarere ahubwo twebwe icyo dukora ni accessibility. Watubaza ngo ibyawe navuze dutegereje ko tubona ishoramari rikora imihanda bitunganya abashoramari bakaza bajyamo ariko nituzubaka beach nituzubaka boîte ntabwo tuzubaka hoteli ahubwo tuzafacilitating abikoze kugira ngo bagire accessible habe safe na safety business booming. Murakoze katwumve none se ngoboka ubwo ni ukibazo icyo cya kabiri turakigabanya urasigarana bibiri niko twemeranije urasigaranye kimwe ubwo ngubwo waza kukimbaza niba time yagiye hari indi event reka waza kukimubaza hanyuma niba wumva nanjye nyakeneze kuyaba that is fine. Sawa. Mu nama njyanama iheruka umuyobozi w'akarere yatangaje yuko akarere gafite ikibazo cy'amadeni ya miliyari 6 ko ntazivuze oya bazigira aho ngaho oya miliyari 3 none muri izo miliyari 3 miliyoni 600 mwazi zatewe n'imanza mwakiriwe navuga ko n'ishoro ngira ngo ku itariki 15 z'ukwezi kwa 11 nibwo twamenye amakuru y'uko hari abayobozi b'akarere bahagaze ku mirimo yabo ndetse n'abakozi birukana burundu n'inama njyanama. Igihe nahise nibaza nimba inama njyanama ifite ububasha bwo kwirukana abakozi itangaje. Icyo ni kimwe. Noneho nkongera kwibaza ndise ntabwo mufite impungenge z'uko abo bakozi bashobora kuzabarega nabo mukaba mwagira ikindi gihombo mwaba mwiteye. Nkivuga ku kibazo cy'imanza hari ikibazo cy'agaciro. Ikibazo cy'agaciro nacyo mufitiye ideni umuntu wubatse agaciro witwa Kanuma Gaspard. Arabatsinda kubera yuko abatekinisiye b'akarere nibo bagaragaje yuko agaciro kubatse neza, ariko noneho abayobozi barimo bakajurira bavuga yuko katubatse neza, kandi abatekinisiye b'akarere baragaragaje ko agaciro kubatse neza. Haraje n'inzego z'Kigali zibishinzwe zikagaragaza ko kubatse neza bagakora raporo. Kuba gatitira ntabwo bireba raporo igaragaza yuko kubatse neza. Niko bameya ubwo ntabwo kuri urwo rubanza rwa Gaspard n'undi mu kishora mu manza kandi bigaragara yuko hari raporo yakozwe n'abatekinisiye. Gaspard niwe yubatse cyangwa ni company? Ni company yubatse ariko ubu ngubu yitwa gute?
kuko ubundi tu contracting a company umbajije umuntu sinabumenya. Ni Gaspari company ni what? Okay, komeza nta kibazo. Urumva nawe muracyaburana kandi miliyoni zimaze kugenda kugera mu 180 mutsindwa mukongera mukajurira gutyo gutyo. Akarere bizagera hehe kukumva yuko kwishora mu manza biteza igihombo leta cyane cyane yuko n'abadashoye mu manza usanga badakurikiranwa nk'uko byavuzwe. Ikibazo cya kabiri mbaza, hari turimo turuba ko akarere kacu gagomba gutera imbere gashingiye ku bukungu cyane cyane bw'ubukerarugendo, ariko hari n'ubundi bukungu bw'ubucuruzi. Aha ngaha ndavuga kuri cross border market. Cross border market nibaze cross border market yatashwe na Kanimba kiri minisitiri w'ubucuruzi. Iyo cross border market amaze ahari nayo niyo yatwaye miliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Guhera icyo gihe ayo mazu ntabwo arakorerwamo kubera imbogamizi zihari zigaragaza nimba ari mu birometero bigeze kuri 4 uvuye mu mujyi wa Kibuye. Umuntu uzashyira akabari ntabwo gezajya kumapeta imitsingi mu birometero 4 nigura 1000 nisize mu mujyi nategesha ikindi gihumbi. Iyo murebye iriya cross border mwumva izakora ryari, izakora ite? Kuko buri muyobozi wese uje azana strategies. Ndumva bavuyeho baravuga ngo bagiye gukorana ngo n'abantu bafite inganda i Kigali ngo baze gufite border border. Byumvikanye ngira ngo reka ko ikibazo cyumvikanye kugira ngo tugane umwanya wacu. Urakoze cyane Sylvain. Icyo uvuze ati abayobozi bakoyeho n'inama njyanama n'abakozi mufite impungenge ko bazariga njyanama ntifite ubushobozi. Uzasome neza itegeko rigenga inama njyanama. Buriya inama njyanama ifite ububasha kubikorerwa mu karere, ifite inshingano zo gutuma akarere kayoborwa neza, harimo no gufata ibyemezo bimwe na bimwe no kuba wasezera abakozi n'abayobozi. Rero nta mpungenge dufite zimurimwo. Icyemezo cyafashwe gikwiriye kuko hari bitarakorwaga neza. Koko hari imanza akarere katsinzwe. Akarere burya ni institution ifite legal personality, ifite ubuzima gatozi, ikora action zayo. Gutsindwa iteka ntivuze yuko wakoze action mbi. Ushaka gutsindwa kuko baravuga nge niza amategeko, baravuga ngo la justice et le droit biratandukana. Ubutabera no kuba umuntu ari umwere ibintu bitandukana. Izo principe ntitwazivamo ko nka institution ifite ubuzima gatozi ibikorwa byacu teka bizajya haba ngo dufata ibyemezo, turagurisha, turahiringa. Ibyemezo rero ntibizabura rimwe na rimwe byakuba atake cyangwa kuba kuregerwa mu nkiko zifite ububasha n'ibintu bibaho. Ariko inshingano tuba dufite ubuyobozi ni ukugabanya gufata ibyemezo tubona bitubajije amategeko byashora urwego rwa leta mu manza. Nubwo rimwe na rimwe hari impamvu ushobora gutuma ujya mu manza kandi icyemezo wagifashe ariko kigomba gufatwa. Kuri kesi y'agaciro uvuga hari imanza nyinshi dufite, hari zo twatsinze n'izo twatsinze rwose. Y'agaciro rero narwo rwemezano twaranje kumvikana. Ubwo byo tukemurana ikibazo cya dufitanye nawe. Ntabwo najya mu ko ni ibintu bimaze wenda batabizi imyaka 10 hafi ishize ngo njye mvuge inyubako se yari komeye, je sindi ko mfite competence technique yo kumenya niba ikomeye cyangwa idakomeye, ariko uko wabivuze niba byarasuzumwe bikareba cyangwa umwe niko twe twaburebye tuti ikibazo giteye dute, twagikemura gute mu bwumvikane n'uwo dufitanye ikibazo. For your information, hari amafaranga atari yarishyuye ibikorwa yakoze, tuzayamwishyura twasanze agomba kuyishyurwa. Twaranabyumvikanye, twaranasinyanye, turimo turashakisha ubushobozi kugira ngo azayishyurwe. Ko hari imirimo yakoze facture za nyuma ntiyazishyurwa kandi azigomba. Mu musesenguzi bwacu twakoze twasanze ayo mafaranga tuzayamwishyura. Cross border market ibyo uvuga nibyo, cross border market ntikora, ariko kudakora ntabwo ari impamvu. Ubundi iyo bita cross border market ntabwo ari kubakwa aho wavugaga hano, kuko ubwo yari kuba atari muri border. Aho yubatswe niho hari border. Kandi buriya iterambere ry'ahantu ntabwo urikora wifunga. Ubuse ko abantu ba Kivu wapu bayishyize hariya kuki hoteli ya Kivu ntuza iri impembe uko uva aha ngaha ujya Nyamasheke ntiwanayibona kuva kuri kaburimbo birometero byinshi cyane, ntazi umubare ngira ngo 11 wigeraho. Cross border market kuyishyira hariya nta kibazo kirimo, kuko ubundi umujyi ukwiye kuzahakura uhajya. Nejo dushaka kuzava tutereka isoko ryabwishyira ahubwo kubera ko rifunganye dafite expansion turishyireho.
ariko icyo navuga ngo duteganya gukora ubu dufite abantu batwegereye. Icya mbere uyu munsi urabona ko kuwa gatanu abantu baza kuhacururiza, kuhagurira ya matungo navugaga niho baza kuyagura abakongomani. Nta nubwo wacucika umujyi ngo ibintu bigerekeranye ngo kubera yuko ushaka ko muzungu bimworohera kujya kunywa mitsingi. Ushobora gutuma muzungu uyu munsi bimugora kujya kunywa mitsingi, ariko ntegura umwana wa muzungu kuzagira amajyambere. Ntitubizi twese se bubaka gare bashyira Nyabugogo bayivanye mu mujyi. Muzi complaints zari zihari icyo gihe, ariko ntabwo twari tuzi ko hari gare, hari inyubako imeze kuri ya etaje ingana kuriya. Isoko rya Kimironko rihaba genda bizi rijya Kimironko hari mu ishyamba, ariko it is planning ireba ibyanona ikareba no mu myaka iri imbere. Ntabwo yifunga rero ngo ariko ngo twegerezaho amazu yubatse kugira uyu munsi gusa rero dushyira ibikorwa remezo. Gusa harimo challenge nyine kuri designing iriya nyubako nyiko yakozwe nini cyane, yagomba kubanza gukorwa muri phases uko ubucuruzi bugenda buzamuka. Gusa dufite inkuru nziza, hari abantu badusabye kuhashyira za bonded warehouse zijya exporting babiri. Twarababwiye ngo bahitemo barimo kwiga uburyo tuzagira n'amasezerano. Babikoze ku bushake wera ko business ni ibintu bigenda bihinduka umunsi ku wundi. Dutegereje rero ko bazaza tukagira amasezerano bakagira bonded warehouse, basanga zifite za Rubavu ka Gitumba naho bashaka kugira bonded warehouse ku buryo hazajya hava product zijya muri Kongo. Nicyo nakubwira kuri ibyo bibazo. Gusa ndemeranya nawe ibintu byo kudashora imanza mu byemezo dufata, cyane cyane gushishoza kureba amategeko icyadusaba, kuko inzego turiho ni umutungo w'abaturage tuba tujera, kandi hari byinshi nakubwira ko muri za manza nyinshi hari nyinshi twaranje kumvikana n'abantu mu bwumvikana, tutagiye mu nkiko, tumaze tubondebye uko process yagenze, aho twabona ibyemezo byafashwe atari bizima tukabikosora, aho twabona ibyemezo byafashwe ariko bikwiye ariko tukabikomeza, ndetse tugakomeza imanza wewe tuti ntabwo natwe twaba rugobo bishara birenge ngo kowe kutujyana mu nkiko. Ntabwo wazanga uvuge ngo iyi telefone ndayikwambuye ngo tureke natwe uko turegwa natwe niko dushaka kurega. Gusa nkuko ubuyobozi bw'akarere n'urwego n'urugingo rw'igihugu rufite abayobozi barurebera, kandi ibyo yavuze ngo abayobozi bagiye bavaho kubera ibyemezo dufata buri munsi. Mu gitondo ningenda kubera ibyemezo nafashe, niko igihugu kiyoborwa mu rwego rw'imiyoborere myiza, kuko singomba kuba kamara ngo ngewe ibyemezo byanjye bigurane 380 na bingahe. Ndahari uyu munsi nawe uzaba uhari. Gusa icyiza nuko tugomba kwigira kuba tubanjije amakosa yakozwe, amategeko ahari, ibyo dusabwa gukora tukabikora mu bushishozi twasuzumye neza cyane. Kandi namwe nk'itangazamakuru mukadufasha muri accountability kugaragaza ibidakorwa neza. Iyo uvuze gutyo uti hari ikintu akarere kakoze kitameze neza, ubwo ndashishoza se icyo twakoze, hari ibyo nakoze amategeko mahame asaba iki, nasanga koko nakoze kitari cyo nkagikosora, cyangwa cyaba gifite ingaruka zikomeye cyane ari cyaha, kuko mu buzima bwa buri munsi no gukora dusikosora tunoza, nkikorera umusaraba w'ibyemezo nafashe. Wariyo katwumve Joseph. Murakoze, nitwa Seba Twishimiye n'umukora bisangano. Ikibazo cya mbere mwavuze ko bimwe mu bizana iterambere harimo umuriro w'amashanyarazi. Nibyo, ariko hano muri uyu mujyi hari ahantu hari umuriro wo gucana gusa, byatumye hari n'ibagiro ry'ingurube ridakora mu gihe ayandi mabagiro nk'ayo mu tundi turere atanga umusaruro, usanga abantu bakibagira mu ntoki. Ikibazo cya kabiri, mu rwego rwo kwagura umujyi hari amashansiye menshi n'ibibanza byinshi usanga bitubakwa, kandi amakuru tugenda twumva ari uko ba nyirabyo bari n'abantu bafite amikoro. Ese kuki hatabaho uburyo byakubakwa ko nabyo ari bimwe mu byakwagura umujyi ukaba na mwiza? Murakoze cyane Seba. Ni Seba? Nibyo koko muri kiriya gice hari ibagiro twafashijwemo na rabo ntabwo rikora. Icyo navuga nuko byakozwe mu buryo butari bwo, hagombwaga kubanza kureba ko icyo gikorwa remezo cyashyiriye kizabona umuriro w'amashanyarazi uhajya gukorwa, ariko ntabwo tuzabitererana. Ntiturabona ubushobozi, ariko turimo gushakisha ku buryo twabona ubushobozi bwo gushaka gukura amashanyarazi afite ubushobozi bwo kuhakoresha. Nicyo gisubizo naguha, ariko nyine iyo bikorwa neza rigomba kubanza kugira amashanyarazi abasha gukoresha ubwo iyo bagiro rikabona ko hajya. Ariko turimo turashaka uburyo mu mwaka utaha yaba rege kabiduteramo inkunga tukazayishakira ubushobozi, cyangwa twabonye umuterankunga ko kuhageza amashanyarazi
afite ububasha bwo gukoresha ibagiro. Ariko nk'uko bivuga hirya no hino hari igihe hagiye hakwirakwiza amashanyarazi ya single phase. Uyu munsi abaturage benshi, inganda ntoya, ibikorwa by'ubucuruzi bigenda bizamuka bikeneye trifazi, bikeneye ko hazongerwa ubushobozi hakajya trifazi. Icyo navuga ariko nibura niko uyu munsi amashanyarazi akwirakwizwa arakorwa kwiza ari trifazi, ariko ubwo ku bufatanye na REG n'ahari single phase bakazagenda bazamura bikaba trifazi. Murakoze. Joseph. Sorry, ibibanza nibyo nari nkisimbutse. Ibibanza nibyo abantu benshi baguze hano batarubakwa, hari ibibanza byinshi bitubatse. Icyambere harimo n'uruhare rwacu dukeneye kwakira ibikorwa remezo. Urumva niba ari ahantu hagomba kujya amahoteli hatari imihanda, hari aho imihanda yageze. Dufitanye na gahunda muri uku kwezi kuzahura n'abashoramari batandukanye muri akarere kugira ngo tubamobilize bahubake, ariko hakaba natwe kubona ubushobozi kugira ngo tuhageze ibikorwa remezo nk'uko twari dutanze urugero rwari yabagiro, nibura bitazabangamira nako navuga ko bitabaca intege kuba batarashora imari muri ibyo bibanza byabo. Nk'aha hakurya muri musozi wa Nyabidahe hejuru hose hari imihanda mibi, kandi hari ibibanza, hari n'abahubatse amahoteli meza, ariko hari ikibazo cy'imihanda. Ariko nk'uko nabibwiye ngo kuba bitarahakorwa si uko tubyanga, uko ubushobozi buzagenda buboneka ibikorwa remezo bizagenda biha. Nababwiye ko hari gahunda iteganijwe ya secondary cities, igihe tuzabona ubushobozi bwo gushora imari muri iyi mijyi yunganira kugira ngo itere imbere bizakorwa. Ariko hagati aho muri ukwezi kwa gatanu dufite inama n'abashoramari bafite ibikorwa bakoze hano n'abafitanye kubikora kugira ngo tugane nabo, nibura twumve buri muntu igihe afite cyo kubaka, tujye inama turebe uburyo twafatanya nabo nyine bibashe gukorwa. Murakoze. Ku kijyanye no ku ishoramari mu karere nibwo dufite ikibazo cyane cyane kuko aho riri habasanzwe hatuwe n'abaturage. Mu kanya mwabivuze neza ngo ibireba none twanyungure ahantu n'ahazaza bizangana nawe n'ishoramari. Umuturage avanwa mu isambu agahabwa inzu, dufata nk'ingurane idakwiye kuko ubu abaturage bari kwibaza uko abana bo bazabaho babo. Bagenda gute byibuze yigana ingurane y'isambu cyangwa se ahandi hagiye gushora imari bahabwa imigabane byibuze ko cya gikorwa cyacu cyashoyemo imari kiba kizagirira ahazaza h'urubyaro rw'umushoramari n'umuturage wari uhatuyemo watanze igishoro cyawe. Ikindi kibazo, nasomye imihigo y'ubuhinzi y'akarere mbona muhiga ubuso aho buhiga umusaruro. Buhiga ubuso bijyana n'ifumbire, bikajyana umwanya wo kuhahinga, bikajyana n'imbuto, byose n'ibitwara amafaranga. Mukurikirana gutegura imbaraga zatanzwe n'umuturage niba zivamo, muteganya iki byibuze ngo muhiga umusaruro kurusha ko mwahiga ubuso. Murakoze cyane Joseph. Ijyanye n'ishoramari bihungabanganya niko navuga abaturage bari bahatuye, ryigeze kubaho, ariko ubu ngubu uburyo dusigaye dukora, icyambere abashoramari ubu ngubu tubona benshi nk'aha tuvugeho icyanya cy'ubukerarugendo niyo bivuganira n'abaturage, ni giragire, ntabwo tuvuga ngo turabimura akarere kahagurishe, niyo bivuganira n'abaturage gusa. Ndaguha urugero, nk'uyu mwaka dufite abaturage benshi turimo gukorera kubarurira ibyabo, kubera icyambere imishinga ya leta, imiyoboro y'amazi, amashanyarazi, gutuza abantu. Ibyo byose uyu munsi tureba itegeko, ni ukuvuga ngo ni ukugena agaciro k'umutungo w'umuturage n'ubutaka tukamwishyura. Ndaguha urugero, dufite abaturage babiri twagiye, umwe ari mu murenge wa Mutuntu, turamubara ati ntabwo nemera rwose agaciro kanyu. Itegeko riri ravuga ati niba utanyuzwe n'umugenagaciro wa leta, ushaka uwawe akagena agaciro banyuranya bakagena agaciro bakazareba, kuko ni science, ni imibare ibarika, n'ako gaciro kateganywa n'itegeko. Nta muntu rero tuvuga ngo turamukura mu bye tumwubakire gusa bihagije, kuko inzu ntiyayirya yonyine, niba ari afite agasambu akuramo umusaruro bikamutunga. Icyo dukora ubu ngubu
ni uko tubarira agaciro k'ibye kavuyemo akaba yabasha kujya kugura ibindi ahandi bikamutunga. Icyo niko tugomba kugenda ko n'itegeko niko ribiteganya, kugira ngo umuturage he kugira squatters, abantu bakwimurwa bakajya ahandi bakaba squatters bakaba ingorane, ugasanga hamashuruminze cyangwa hakuzeza utujagari nk'ibindi nk'ibyo. Ibijyanye n'ubuhinzi koko, mu buhinzi tubihiga byombi, ariko haracyarimo akazi ko gukora, ndemeranya nawe, kuko kandi akazi tugomba gufasha kwigisha abaturage, kwegera abaturage, kubigisha no kubajyagira mu mibare, ukajya mu mibare kwa muzungu ukavuga uti ubuso bwawe ushyizemo kantite zishwagara zina NPK cyangwa ire kuri toni y'ibirayi wakuragamo toni 5 havamo 30 cyangwa 20. Ni nabyo cya cyifuzo cyacu kubona imodoka zijyana ku isoko cyashoboka, kuko uyu munsi muri bwa bukene dufite hafi igice kinini kiraterwa n'umusaruro muke uturuka ku buhinzi, kandi bikaterwa n'umusaruro muke ku muturage uturuka kudakoresha, hari ibyo bita good agriculture practices. Good agriculture practices ntabwo zikora. Turamobilize ngo tuzaha ubuso bungana, ngo ubuso hegitari z'ibigori, hegitari z'iki, ariko havamwe iki, ugasanga ntacyo. Tumaze igihe kinini ariyo nzira abantu bakoresha, nubwo byaje guhinduka gate, ariko ahantu hakira navuga tugomba gufungura na amashuri y'ubuhinzi mu mirima, ba agronome aho gukora akazi mu biro, natwe tukabafasha bakajya mu mirima kwigisha abaturage, agafata ingwa cyangwa urupapuro, ndetse akava yumvikana n'umuturage akazasura wabikoze gute. Ikindi ubu dufite gahunda y'ingendo shuri, muri uku kwezi turakora ingendo shuri zitegura fese zitaha, bagende bagane n'abahinzi bagenzi babo ndetse n'aborozi. Turashaka chain value chain y'urutoki, tuzabajyana aho bahinga urutoki, twarabaruye muri iki cy'ukwezi bazagenda. Abari mu bworozi bw'ingurube turebe ni hehe mu Rwanda abaturage bakijwe n'ubworozi bw'ingurube, kuko biroroha burya umuhinzi kugana n'umuhinzi mugenzi we kurusha agronome uzamubwira utafite n'umurimo muri buryo. So niyo gahunda tujyane chain y'urutoki, y'ubworozi bw'ingurube, ubworozi bw'inkoko, ubuhinzi bw'urutoki, ubuhinzi bw'ibirayi n'ubuhinzi bw'inanasi, kuko ya mirenge ifite potential y'inanasi ya ikennye, ndetse n'amatunda, kandi ibintu bikeneye ku isoko ryo mu Rwanda ndetse ku mpuzamahanga. So turashaka dufate nk'abahinzi bazajya kuri baganira bagenzi babo, babigishe, baze nabo babikore, n'abandi bazabyigishirizeho. Niba duhere nucleus y'abantu bake bagenda, abandi babigiraho, kuko umunyarwanda nta munyarwanda ushaka gutera imbere, ariko uburyo abikoramo ubumenyi bwe hari ubwo bimurimita. So ndumva ari icyo nagusubiza, ariko ikibazo cye ndashaka kukigarukaho, ko nyigera mu nama njyanama narakibajije, ko ni muri komisiyo ekonomike njya kwa meya, kuki tudahiga kantite. Baraza kundebera guhiga ubuso ari foruma nuko bisetinze, ariko nubwo byaba bisetinze gutyo kantite ni ngombwa. Hanyuma icyerekeranye no kugurana abaturage tukabaha inzu kandi batanze isambu, buriya ni ukureba n'icyo baba batanze. Kuvuga ngo reka mvuge kuri Mbabara abanza ariho bigaragara neza. Ntabwo buriya abaturage bimuye kuri Mbabara kugira ngo kiriya kirwa gikoreshwe ubukerarugendo, bo bahasanze amahoteli, kuko abagisamira hejuru ni ishyano ryose. Ahubwo n'ubu nta kirwa cyemerewe gukorerwaho ubukerarugendo, na buriya mubona amato abazungurukamo akagenda bakabyurira biriregare. Rero ubu hakozwe inyigo yo gukarasifiya ibirwa ngo bamenye ibizakoreshwa muri environnement n'ibizakoreshwaho ubukerarugendo. Ibizakoreshwaho ubukerarugendo bakore terme de reference zabo. Ntabwo minisiteri iratanga, nge nzi ko ibirwa bizakoreshwa ubukerarugendo twabimenye, ariko ntibiraba officiel, bishobora kuba bitaranyura no mu igazeti ya leta. Ariko abavanywe Mbabara bavanyweyo mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije, ntabwo byari ku nyungu ku buryo bihabwa umushoramari, ahubwo wenda twazavuga ngo umushoramari uzahahabwa tuzamubwira ngo ari kwibuka ko hari hatuye abantu nk'abo. Hanyuma ku bigerekeranye na kantite rwose natwe twakwikoca tukavuga ngo nubwo bisetinze mu buso, ariko kantite tuyirebe. ngira ngo reka ikibazo gato, aho abaturage n'ubundi baba bari mu nyungu rusange hagashyirwa ibindi bikorwa like nkara mu cyayi, aho nayibu yimuye abantu
mu minsi yashize nabo bari batujwe ko baratuye neza ariko nk'uko wari uvuze ngo hari ingurane uba ubona zitari proportionnel n'ubutaka umuntu yatanze hari icyakozwe nk'akarere twarebye turabona abaturage bo kugira ahantu bahinga hari hegitari zigera kuri 11 zaho abaturage muri uku kwezi kwa mbere batuye hara mu Rugabano. Gusa icyo nashatse kuvuga ni uko ubu ngubu dusigaye dukora uburyo bwo kwexpropriate umuntu akabona amafaranga ingurane ikwiye nk'uko itegeko riteganya. Mu nyemerere rero twakira abantu babiri kuko dufite igikorwa tugiye kujyamo tumaze umwanya atumve Oswakim twumve mugenzi we twakwakira ariko wowe ntabwo twasubira inyuma. Nagira ngo tukava hano tutavuze ku birebana n'uburobyi ku mazi. Yego. Niba mu bihuze n'igwingira mu twibutse imibare mu twiri n'ibyo muri gukora kugira ngo igwingira bigabanuke ko buriya bifite gusana na buriya bukene cyane kimwe no kuva mu ishuri n'ubwo butaka babutera. Niba hari ahantu mwavuze ku magi ibiryo by'inkoko byo biraboneka ari amafaranga 6,000 bya buri munsi ese abayavanyemo n'ibiryo by'inkoko ko birahenda. Urakoze cyane. Uburobyi nibyo koko uburobyi n'indi potential urabona amasaha dufite ni menshi hari make ugereranyije n'ibintu abantu bakabaye baganira. Niyo mpamvu twiyemeza kuzajya tubikora regular kugira ngo ubu dufite nyine dufite umuzigo w'ibyakabaye bibajwa muri ya myaka bavuze n'ingano 8. Uburobyi hani potential dufite n'abashoramari bahashoye bifite amafaranga menshi kuwo bikoze bitanga akazi kandi kizi igihugu cyacu kiraha umuntu abishaka akakora umushinga RDB nyirango na RAB na Rwanda Water Board baguha ubuso bw'amazi yo kororeramo amafi. Hari za karemba hano nyinshi abantu bashoyemo amafaranga kandi babona profit. Of course bikabutubaha n'ibyo kurya kuko iki kivu tucyoremo mu gihe cya kijyambere importation y'amafi yahagarara ariko abaturage bacu bahora bareka guhora bashakisha indugu ni sambaza gusa ariko akamwe n'amafi nubwo nabyo nayo nizo zikeneye ariko n'amafi akaboneka. Ni amahirwe ndetse dushaka ko tubishyiramo urubyiruko cyane cyane ubwo abatuye n'ahanga kugira ngo babishoremo imbaraga babishoremo amafaranga ko ni ibintu byunguka. Dufite n'umujene hano wabishoyemo mu rubyiruko witwa Ntwari Pacifique washoyemo ariko dufite n'abandi bashoramari babikoze. Uko bivuga ko byadufasha kurwanya igwingira ariko igwingira ni combination ya factors nyinshi dufite tugomba kugihe dukora nk'ubuyobozi ariko n'abaturage. Ku rwego rw'ubuyobozi hari gahunda twarakibonye tubona ko muri ya mibare ya ICV uruhare rw'igwingira mu bukene irimo cyane. Iraterwa n'ibiryo bikeya nkuko nabwiye bitaboneka, umusaruro mukeya ku baturage, ubumenyi bukeya mu kwigisha n'abafite kugira ngo ndetse no kurwanya umwanda no kugira amazi meza hirya no hino. Uyu munsi Visi Mayor aza kumfasha kubijyanye n'imibare ariko dufite campaign ubu ngubu kuva mu kwezi kwa 11 twatangiye campaign bita shisha Gejuru Kibondo. Kandi zadufasha kuko aho nabaye imbere muri mu karere ka Kirehe twigeze kugira ikibazo ku 2008 dukoresha icyo bita shisha Kibondo sinirinda gusa gutya nayo. Kubarura abana ku mudugudu buri kwezi tukamenya abana afite ibibazo tukabajyana kwa muganga. Icyambere kubatreatinga kubaha ibyangombwa bagahinduka ariko tukareba n'imiryango yabo. Muri Gejuru Kibondo twabariye hafi abana 11 ubu bari muri turimo kubakurikirana kandi twabonye bitanga umusaruro kuko hacaho iminsi ukabona abana benshi bakize bajya gupimwa turakoresha abaganga n'abafatanyabikorwa bacu ugasanga kwa kwitaho umwana kuko yakiza ariko ntibirangire kuvura gusa hakaba no gukemura aho bituruka ku muryango kuwigisha. Numva aricyo navuga kuri gahunda yo kurwanya igwingira ariko bya bikorwa bifitanye isano na bya bikorwa by'ubukungu by'imibereho yo mu rugo ariho dushaka gushakira igisubizo cyane cyane niyo twakwigisha umuntu udafite ibyo arya mu rugo bihagije ntacyo byatanga. So turashaka twigisha ariko ingo zacu tugiye gukora campaign y'igihe kinini ihoraho kugira ngo ESV ntabwo umwaka umwe ndavuga ngo byaba byahindutse ariko hari shape yabe yatekinzwe ku buryo twatwizeye ko ESV ndi yazaza hari impinduka zigaragara. Nayo mpamvu tuvuga ibikorwa byinshi kubijyanye n'amavugura mu buhinzi n'ubworozi dushaka ko tubitangirana n'isezo y'ukwezi kwa 9 especially ku buhinzi ku buryo buri kagari kacu azaba hari amashuri ku mango z'abaturage ku buhinzi ku bworozi bukwiye gutanga umusaruro w'amafaranga n'ibyo kurya.
ariko reka mpe umwanya vice mayor ubikurikirana by'umwihariko ku bijyanye n'imibereho myiza birimo ibyo nutrition anyunganire. Murakoze cyane meya. Iyo turebye urugendo rwakozwe kuva mu 2015 umwana umwe mu bana babiri yari agwingiye muri 2015 bibiri ni ukuvuga ngo abana niba dufite abana 149 n'igice kimwe bari bagwingiye 2015. Hajyaho initiative zitandukanye ku bufatanye na guverinoma ndetse na RBC. Muri 2020 umwana umwe muri batatu niwe wari usigaye agwingiye, ariko ntitunifuza ko hagira n'umwe uba agwingiye. Uyu munsi tuvugana umwana umwe muri bane niwe ugwingiye kubera initiative zakozwe uvuye muri 2020 kugera 2022. Hagiyeho gahunda zitandukanye ku bufatanye n'abajyanama. Hari gahunda bakoze yo kupima abana bose bari under 5 bari munsi y'imyaka 5, barapima imirire yabo. Nyuma yo kubapima hagiyeho gahunda ya parrainage, umubyeyi wishoboye akagira ukuntu ahuzwa na wa muryango utishoboye, akabahindura mu buryo bw'imitekerereze ndetse akanabafasha no kumenya uburyo bakwiye ko bategura ibyo kurya bafite. Ntabwo nari mato ariko banjye burangira abana 8. Njye simba pare na gusa agace gato ndagumana. Yego. Niba ushaka kuzabasura. Shisha muzehe musaza. Okay. Nari ngikomeje rero izo gahunda zatumye tumanuka tuva kuri 32 n'ibice 9 ubu ngubu muri 2025 mu kwezi kwa mbere kira cyumweru cyahariwe ubuzima bw'ubyeyi n'umwana barapimye dusanga turi ku kigero cya 24 n'ibice 5. Ntabwo twavuga ngo twageze aho twajyaga kuko ku rwego rw'igihugu NC2 itubwira ko nibura abana tuzaba tugeze kuri 15 muri 2029. Turifuza rero ko natwe nibura nk'uko hari uturere byagaragaye ko tugeze ku 9 natwe byakunda muri Karongi. Izi initiative zose turi kuvuga zo kuzamura ubukungu, zo kwihaza mu biribwa nizigerwaho tukanakomeza iyi gahunda twavuze yageje urukibondo niyo yatumye tugera kuri 24. Handi navuze ngo umwana umwe muri bane nibura ni usigaye agwingiye nubwo tutifuza ko hagira n'umusigara agwingiye. Ni gahunda dufite ihuza ababyeyi n'abana n'abantu basobanukiye cyangwa se bafite ubumenyi mu bijyanye no gutegura indyo yuzuye no kurera abana mu buryo buri holistic. Umwana agakura mu buryo bw'igihagararo, agakura mu mirire, mu bwenge ndetse n'izindi gahunda zitandukanye. Ari naho uwo mwana iyo arengeje imyaka 3 tumusaba ko ajya mu rugo mbonezamikurire. Tubona ari gahunda izadufasha ko geje urukibondo. Ni gahunda yaje kufatanya na World Vision n'abandi bafatanya kuko dufite muri Karongi, ariko yadufashije ku buryo bushimishije uhereye mu kwezi kwa 11 aho twari twapimye abana basaga 11,000 bari mu mirire mibi banafite n'igwingira. Ubu abasaga 8,000 barakize. Turi ku kigero cya 42% mu gihe cy'amezi 4 gusa. Ni gahunda rero tudakora ngo irangirire mu kuba twondoye umwana, ahubwo gukomeza gukurikirana umuryango tubasaba kubona ibyibanze kuko ni mu kubigisha cyangwa se mu kubafasha gukura abana mu mirire mibi. Dushyiraho igikoni cy'iminsi 12 gikorerwa ahantu hamwe bagahuriza nibura abana 10. Muri iyo minsi 12 umwana aba yamaze kondoka. Iyo atondotse turamusibiza, ariko noneho gukomeza gukurikirana umuryango n'abondotse kugira ngo batongera kugaruka mu mirire mibi. Ntabwo mvuga ko iyo ndebye mbona bizatanga umusaruro kandi mbona ko nibura imyaka 2 imyaka 3 tuzaba dufite ibindi turi kuvuga ritari kuba dufite abana bagwingiye kuko tuzi ingaruka bigira haba ku muryango ndetse no ku gihugu muri rusange. Ndumva ari ibyo ngibyo na mwakoze. Wenda mwungane nuko uyu munsi ya miryango ikennye cyane cyane igaragamwe abana bagwingiye, imishinga iza turimo gushyira imbaraga kubaha amatungo. Ari inkoko dufite umushinga dufatanye na RAB tukubaha amatungo, inkoko 5, ihene, ingurube, ndetse n'imishinga yose n'abafatanyabikorwa bacu no twaburiyanse. Urutonde turarufite bya 36 nibo tugenda duha kugira ngo bagende bazamuka babona bya bintu byangombwa bikeneye kurwanya imirire mibi n'ubukene. Bitubijyanisha ku kibazo yabajije n'abenshi barakibaza cyo guhuza ibikomoka iby'inyanja y'Ikivu n'igwingira. Buriya ikiyaga cya Kivu mu cyumve gutya nicyo kiyaga mu biyaga bigari kitagira amafi. Buriya ni nacyo kiyaga kitagira amafi. Tanganyika igira imikeke n'indagara birazwi. Victoria igira bya bifi binini nk'uko tubirya turabizi.
rake duware cyangwa rake mubutu bigira icyitwa bya bifi binini bakata bakapasosare. Twebwe hano ushobora kuraramo ugataha uko wagiye keretse uhuye na Yezu, kuko niwe ukubwira ngo jugunya ushura. Rero biterwa nuko dufite gaze mu mazi, nayo ni ubundi bukungu, ariko butuma ibiryo bitaba byinshi kuko nta kifi birya, nicyo kiyaga kitagira amarebe. Bivuze iki rero? Bivuze ngo uburyo bwo kubishobora ni uburobyi porofesiyoneri bwo mu makaje. Uburyo bwo mu makaje ntibuhura n'umukene ugituriye, ahubwo n'imirire mibi ahubwo iri ku kivo kurusha n'ahandi, kubera ko indugu zivamo ni duke cyane, isambaza zivamo bazisamira hejuru zikaza ni ukuvuga ngo nta byo kurya biba muri kino kivu. Ariko ubuhahirane, ubwo buryo bwo korora amafi bwa kijyambere bwakongera ubukungu bw'ababukora, noneho yenda bikaba bwagabanura imirire mibi. Ariko ubundi iki kivo kiri hepfo aha ngaha, iki kiri hepfo muza kunyura iruhande, indani ibiri munsi mu kuzimu hasi, peteroli na gaze nibyo bizatuvanayo. Ikindi komprema y'ibyo kurya cyangwa se ifasha umwana kugira ngo akure neza nk'uko twabivuze, ntabwo iboneka ku mafi gusa yakuva mu mazi. Biba bisaba ngo nibura izo mboga ziboneke, ibinyamafufu biboneke, ibinyamisogwe biboneke, ibinyamisogwe biboneke, noneho izo fu wenda zize zunganira. Kandi zitabonetse hari ibindi byazunganira, ku buryo mvuga ngo ntabwo twavuga ngo kuba hari ikivu turabihuza nuko abana batagira imirire mibi, kandi nabyo tukabihuza n'imyumvire abantu bafite. Tunabihuza na graduation. Impamvu tuvuga ngo iki kizere turagifite mu minsi za iyo turebye mu miryango 38,000 dufite iri mu bukene bukabije, nibura uyu munsi tuvugana twafashe 9,192 tuvuga ngo reka tureko twabakurayo tukabahurizaho ubufasha butandukanye, ari byo meya yaravuze, harimo ko amatungo magufi amaremare se, aho twasuye abaturage umuntu akavuga ngo ngiye mbonye iki ngiki mbona navayo, mbonye iki mbona navayo, ariko ibyo basabye byose ntabwo ariko twabibona. Rero hari abo twamaze kugezayo koko ibyo yasabye byose tukabasha kubibona ku bufatanye n'abafatanyabikorwa ndetse n'akarere, kuko apari kuba umuntu avuga ngo hari ibyo ari bufashwe ayo matungo, tureba na ntuza na technical skills. Iyo umuntu afite technical skills akagira ibindi biri financial abona, ayibyaza umusaruro bigakunda. Aha navuga nko kuba hari imiryango yari ikeneye cyane tukabona bafite abana babasha kwiga ubumenyi ngiro, abo bana bariga bagahabwa na tools, startup tools zibafasha kwinjira ku isoko ry'umurimo ku buryo babasha kwikorera, ndetse ibyo bakora bikabyarira inyungu umuryango wose. Mbona rero ku bufatanye bw'ibyo byose twavuze, yaba kuzamura ubuhinzi, gukomeza kuzamura abantu bari munsi y'umurongo w'ubukene, bizagira umusaruro bitanga, ndetse bikagaruka kuri ya stunting twabonaga muri aka karere ikazajya ikaba amateka. Mwakoze. Reka twemere umuntu wa nyuma kuyavuga siko kuyamara. Thank you, Mr. Mayor. I have two questions in and with your opening remarks or introduction of the press conference. One is on the disaster recovery program. You said Karongi district always or often faced with floods. In the preventive measures, one is providing tanks, water tanks, which collect water from rainwater harvesting. I would like to ask, does your district has initiative to supporting people with water tanks? Is there any kind of subsidy program? And last, does the district have target of households need to be supported with the water tanks as per disaster prevention? My second question is on coffee production. You said one of the cash flow that your district export is coffee. According to figures received in 2024, official figures by your district show that there are over 3 million of coffee trees, of which 70% needs to be replaced, meaning 70% of your coffee trees are old. How far is the rehabilitation program now? Thank you. Thank you so much, and I think I have to answer you in English since you have asked the question in English. Well, first of all, one of the problems that is causing disaster in our district is not about
rainwater from the households. One of the challenges we have is the terrain of our district, whereby this, what we call basin, this Congo basin, all the waters from the mountain areas, they come with the rivers that causes damages. Well, some small contribution of water tank is there. We are not providing households, individuals with water tank, just small portion from one of the partners called Terimbe that has supported some of very few families with water tanks. But we have invested a lot in water tanks in almost all the schools. Our schools, we have the Ribaret project that has been running for the last 5 years, which have invested in correction of rainwater from all the schools in Karongi district. Not only for prevention of the erosion and flooding, but even contribute to hygiene and sanitation at schools, as well as small agriculture at school compounds. So with that one, it's a small portion, as I told you. One of the biggest challenges that is causing disasters is not about on the road water from the houses, but big part is about the rivers and landslides. So what we are doing is, first of all, to shift to resettle people from high risk zone where we think there might be a landslide or there might be a river flooding. We have almost shifted around 48 people, 48 households in a prone area. One of the examples is in Ndaba. You know the very known place in Ndaba that mountain has already slided. There used to be 48 families. We are renting the houses where they are staying today, but we are starting very soon to construct houses for those 48 families. There's another 40 families from what they call Gatochi, which we have shifted there because of flooding. And we have an upcoming project that is going to help us on River Musogoro and River Ndaba to mitigate the effects of river overflows that causes damages to households. So those are the key areas that we are making, and we are very sure that going forward, we will not have such kind of damages that like we used to have because of those coming project that is going to help us to reduce flooding and also to remove people from area that is prone to landslides. Then for coffee, I don't have numbers now, but what I know, they are now counting again the coffee trees. They call the coffee trees? Yes. To know exactly the numbers of the coffee trees, those that are still generating production, those that need to be rehabilitated. But as well as that one, we have another big project is undertaking doing coffee seedlings to be planted to new areas and to be replaced for those that will be found to be old, not to be continuing providing production. So in a nutshell, that's what I can provide. So I can add something? Yeah, please. You see, if someone is able to build the house, it has the possibility or ability to buy that water tank, and it is his responsibility to take the water from his house. Already it can be taken in charge of the district in the case that the person it is on in the village or is unable to build his house himself. In that case, we can support him in taking that water from his house. Yeah. But tanks are still expensive on the market. Well, how can you build the house and then you can buy it? That's what I wanted to, you consider expensive. Let's say that many things are expensive. So since many things are expensive, do you think government is going to do like a communist system or socialism? No. Do you think we are going to provide everything to individual firms? No. But we have to make sure that economically, socially, our people are capable of managing themselves. But I think houses are built for those poor families. Poor families. Yes. Also are water tanks. Yes. Yeah, we try. Even if are small, but we try. Please allow me to conclude our very first ever press conference that we have been waiting and you have been telling us that we are not doing the right things, which is correct. So I would like to thank you. Mbashime nyakubahwa perezida w'inama njyanama nakomeza mu rurimi rwa ndarwumva nimukomeze nyakubahwa tubashimire shimire mwese mwagiye mutwibutsa inshingano zacu kuko ni ngombwa
kandi ibyo mwatubwiye twagiye tubona ko ari byo. Turashaka ko ibyo dukora, hari byinshi butuvuze bike, hari byinshi mwakabimubaza cyane abatuye aka karere n'ahandi bakabimenya ibyo dukora, hari ibitakorwa neza dukwiye kugaragarizwa kugira ngo tuze kubinoza. Nagira ngo mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere mbashimire, benshi mwaritemye umunsi wawe muremure, ariko kubera yuko kuyavuga siko kuyamara, niko abanyarwanda bavuze, aruta kontinua. Tuzongera ubutaha, kandi ntabwo tuzongera kumara ya myaka yose, ntabwo tuzajya tumara umwaka, tuzajya dukora akenshi nka buri gihembwe. Kandi nk'uko twabibabwiye dutangira, usibye press conference tuzajya tugira za media tour, media breakfast. Iyo ni combination dushaka gukora kugira ngo ibikorwa byacu bishobore kugenda neza. Ndabashimiye, mugire umunsi mwiza.